Screen Australia nibo bakuzaniye ku bufatanye na Kirabiranya turakazanye kambencecetse kandi ubwo nabihoreye mbishaka umwana mutari mu binyugunyugu n'akana gato kari mu bunyugunyugu waje Soru Haruwaje ni mukuru amubwira ati Tomuso tugende. Saru arahamagarwa hakuno tugaruke hano. Umwamagaye Saru nawe n'umwana muto. Umwana muto ya Jano urira vuba mwana urira vuba ndagira gukurikira ataza kugira karuka gucika. Umwana afata neza ukomeze n'abana bato ni babana babarara. Kumba abana baje gusyaga amakara mu Buhinde buriya nabakene shawo. Abana inama usyaga ibyuma ari abasyaga amakara bagiye kwiba amakara. Saru fata umukuru wari kugira gutya kiba amakara agashyira mu cyenda umwana mutafite bari kwiba amakara. We banyira amakara baza guteza ingaru. We mwanza vuba mwe muve amakara yacu. Garafure tugende dore abarinzi bahageze baje kuduteza ingaru n'abana bato. We mwabyana mwe mu makara yacu bavayo. Mumanuke mwabyana mwe. Bashinzwe umutekano w'amakara. Jya. Kumbuye kujyana nabona bageze muri tano arishima ni mukuru. Bageze muri tano. Ubwo ni mu mwijima nyina fande ntago yababona tu. Ubwo babamutse bayatsindiye. Ibi ngo ni byabaye muri Kanduwa mu Buhinde mu 1986. Byagenze bite? Ni inkuru yabayeho ya nyayo. Y'abana babiri byatangiye icyo gihe muri 1986 basyaga amakara. Bagenda batoragura amakara hirya no hino. Ariko hano bari bashana no kuyiba. Baje kwiba amakara. Ubwo umwana ubonye yiba amakara agenda atoragura amakara agatonya dore ukuntu gasimbuka gari ya moshi igenda. Saru Muzi turabona amafaranga menshi mwana. Twatwaye amakara menshi. Kandebe watwaye menshi mwana ni grand frère na petit frère. Wajya gumpinga ngo ndi muto ariko reba buryo mfite ubwenge. Nawe ufite ubwenge koko nakana gato. Nabonye usimbuka n'ahantu harehare cyane nyine harehare n'ubwana. Baza mu isoko baje kugurisha amakara. Iyo bamaraga kwiba amakara baza kuyagurisha hakurino. Baza bayamena hano muri restaurant. Mereza amata bapakya birisha ni muri restaurant. Muri restaurant n'abana. Iyo bibye amakara bayasyaze baza kuyagurisha kuri make muri restaurant hakurino. Gudu wanguriye ibiraha. Abona ibiraha disi nta mafaranga bafite. Ati umunsi umwe nzakugurira ibiraha ntoryi. Ariko icyo gihe uzangurira isoko ryose yinzagura iduka ryose ry'ibiraha ubirye. N'amandazi. Nta bana nta mafaranga bafite yo kugura amandazi nubwo babibye amakara ariko udufaranga babonye tubari duke. Nyire ibumoso. Nce iburyo. Kumbe disi iyo bavuye kugurisha udukara duke babonye udufaranga duke bakuyemo baza mu rugo. Urashaka kunywa amata? Baguzemo amata uduta duke cyane nubwo tutajya tujya mu buki. Baguzemo amata make. Mama nkuzaniye amata. Kumbe bira byose abana babikoze ngo baze bafashe mama. Bivuze ngo mama nta mikoro afite. Ku buryo bigera abana bajya gushaka udukara udufaranga tuvemo bakazana mama. Mama uduta abana bazanye akadushyira hariya. Ubwo ni ibya saa sita n'ibya ninjoro icyarimwe. Ngaho mbwire. Amata mwayabonye mute? Mwayakuye he? Mumbwize ukuri. Amata mwayakuye he? Kumba abana bagiye kwiba amakara. Icyo byo bikwereka ubuzima abana babayemo. Banze kumubwira. Banywa amata. Mama ari kwibaza abana amata bayakuye he? Kumbe ari ukuntu umwana abona rwose mu rugo nta kigenda nta kintu gihari. Kandi akabona atakwibana wagashaka akuruka ashoboye. Mwana wa mama afatumweho mama ranga. Suko we aba yahaze cyaya yabonye nawe ntacyo afite cyo kunywa. Shekira ngiye ku kazi. Shakila ka khayal kon rakhega? Ninde uri buze kureberera mushiki wanyu Shekira? Saru wanjye uraza kumwitaho sibyo? Mama agiye ku kazi. Yari afite gashiki kitwa Shekira. Apana Shekira. Baje kuryama. Muri iryo joro mu rukerera Gudu avayo. Gudu niwe mukuru. Yesu ugiye kumara igihe kingana utari hano. Ati ngiye kujya kureba ko nakora akazi mwana. Gudu yagiye gukora akazi. Nawe si mukuru afite nka 15 n'ine. Kasaruko ni gato. Nanjye ndashaka kuzana nawe. Bajyane ku kazi. Ninde jara?
मैं zamara iminsi ingahe? nzamara icyumweru. शकीला का ध्यान कौन रखेगा? wowe uzasigara wita kuri mushiki wacu Shekila. वो छोटा है, गोनी नहीं उठा सकते. wowe uri muto ntabwo wabasha ibintu biremereye, ntabwo waterura igikwa. abana baba bagiye guhiga, umukuru avuze atanu njyewe ntabwo wabasha kwikorera ibiriyo. agatuka ati nanjye reka tujyane, nabishobora kubyikorera. nanjye reka tujyane, nta shuri gafite, nta kindi n'ubundi kakora mu rugo, ni gato. mukuru akabwira ati ntabwo twajyana, uracyari gato. आ सकता. kano kazi we ntabwo wagakora. naterura ikintu cyose ni kasaru n'utwana tubaye ubuzima bubi. सरू जो saru kana gato garamfure, wabonye nta kintu ntaterura, nanjye njyana ku ishansiye njye guterura ibikwa niba byita ibicyari. रहने दे. ये तो nanjye njyana, urabona ni gare narihagurutsa, naterura ibintu biremereye. nanjye njyana winsiga tujye guhiga amafaranga. wabonye ubuzima. umwana yerekagara sawa ngwino tujyane. yarakemereye akana gato. ni gudu niwe mukuru. agato bakise saru arakemere ngo bajye guhigana inoti, aho bagiye ngo bazamara icyumweru. katururi gudu umeze gute shankari muri karitsiye barabaze hari jyu bite? ibirara byara mu gatsata binyura Peter Adolphe we bite? bikomeza bicaho. katururi ibirara n'abana bato, bana bato batunzwe no kugenda basyaga amakara. nakubwiye ni twa dufilime tw'ubwenge, we bisaba wicare witonde gusura igisi. wabonye filime nyinshi barakwereka aho bari bagiye gukora, byabaye ngombwa ko bafatana gari ya moshi baratega bajye guhiga amafaranga mu kandi kagigi ukuntu. umwana muto baragenze guhera mu gitondo bubiriraho, winde ni bunini cyane, bubiriraho. akana kanasinziriye. katurore saru saru byuka, kumevuye muri gari ya moshi agato kasinziriye ka saru. saru byuka, gudu ari kumukangura, akarumuna ke kasinziriye akaryamishana. saru byuka, ndakwiyamye ndanze ndashaka kuryama. urabaza abana nawe basinziriye, uri kumvangira reka nsinzire. ni ka saru. तुझे यहाँ पे लेकर आया. ni amakosa yanjye kuba nakuzanye wa mugingo usinzira. ubundi urabona ntabwo wakora akazi k'ijoro. नहीं सकता. urabona ntabwo uzashobora akazi saru, nakuzaniye iki? abana ni bato ariko isi yarabakanze ku buryo abana ku myaka yabo ingahe bajya guhiga akazi. ureba ukuntu bangana. जरूर मैं काम के लिए जा रहा हूँ. हाँ ati ngiye kureba ibyerekeranye n'akazi ndaza kugaruka. रुकना. unegerereza hano ntuwave, ndagira ngo ukurikire filime. umukuru yabwiye umuto arabwira ati we ryama kuri ino ntebe, ngiye kubaza neza ibijyanye n'akazi, ntuve kuri iyi ntebe ndaje magusange. komeza uburyamye. gudu unzanire ibiraha bya bindazi gakundaga, unzanire nk'ibindazi 1000. yego ndabikuzanira, gusa we ntegereza. mukuru warangije yinjira mu muhanda wa gari ya moshi yambuke ajye guhiga. kano kasigaye hano, kara kasigaye karyamye ni kasaru. katurore abana ni bato cyane, gusa ubuzima babayemo ni bubi, bubongoza ndetse bubahushya kuba bajya kwihigira icyo kurya n'icyo kunywa ku myaka yabo 5, 7, 15. wowe iyo ufite umwana ungana nk'uyu nguyu uri kureba iyi filime, wowe mubyeyi, umwana ungana gutya nta nubwo ujya upfa kwemera ko yiyambutse umuhanda uvuga ati umwana wanjye imodoka iramugonga. ariko bano bana barategaga bakajya no guhiga akazi mu mujyi w'ahandi. wumva ukuntu ubuzima bugoye. akana kangana nk'aka kano sasa dore mu gicuku karyamye kare nka saa 2, bigeze saa 8 z'ijoro karabyutse. gudu gatangira guhamagara mukuru wako. mukuru wako yakabwiye ati ngiye kubaza iby'akazi ntuva aho ngaho, dore ko karabyuka. gatangira kumuhiga. gudu yakiyamye ati ntuva aho ngaho ndaje magusange. nta telefone zihari ngo bahamagarana, dore ngo karabyuka ka saru. gatangira kumuhiga mu mujyi batazi, bafuye iwabo. ubwa mbere kano kari kagezaho. ka saru ni gato cyane, ni gato kangana nka Tomusoni nyiri itama rye. Tomusoni neza. katurura kana gakomeza imbere. Gudu? bimwe bisanzwe imana twibagirire tunaca. mwe mwihanganye gatonya gato cyane kanzinya habayemo ere. atorore akana kakomeje imbere
noneho mu kugera imbere kari karyamye mu muyaga kuri ya ntebe yo hanze, kinjira muri gari ya moshi. Gari ya moshi kumwe ziba ziparitse nijoro nta bakiriya zifite, akana dore ngo karinjira muri gari ya moshi. Mukuru wanjye arihera, kari karyamye ku muhanda, wana ntago nsubira mu muyaga, kaza kwicara muri gari ya moshi kugira ngo gahunge intebe. Mbega ni ingangi, ni ukugangika, kaza kugangika muri gari ya moshi kugira ngo gahunge imbeho. Gari ya moshi itarimo umugenzi n'umwe, habe n'uyu karagiye kararyama karasinzira muri gari ya moshi. Mu gusinzira muri gari ya moshi nijoro mama yake na mama, dore gari ya moshi yahise ihaguruka, ndetse umwana we yagaruye ubwenge, izuba ryarashe kera. Mbega gari ya moshi ayigeze ni kure, ntazi n'ahari ni hehe, nawe undebere. Mbega ni nk'uko umwana yagenda kugama akayicara muri bisi iri Nyabugogo, uri kumva icyo nshaka kuvuga, ahunze imbeho agasinziriramo nta mugenzi n'umurimo, akaza gukanguka yagiye muri bisi saa 8 z'ijoro, agakanguka nk'izindi saa 10 z'igitondo ku manywa. Ari hehe? Ari nka za Nyamasheke yo kuri cyangwa za Bugandi yo hakurya, yaryamye muri Jagwari n'urugero. Umwana yakangutse ryarashe nk'ejo, yisanga muri gari ya moshi itarimo umugenzi n'umwe, nta n'uwo yabwira ngo hagarara, inzugi zirafunze, tangira gutera imigeri. Bivuze ngo yatandukanye na mukuru we. N'akana gato, mumfashe, Thompson arabuze, Thompson witama arabuze, Thompson. Katurore Gudu atangira guhamagara mukuru we, gusa mukuru we twamaze turahazi, yamusize kure, yamusize ari nijoro. Umwana dore ngari isanga muri gari ya moshi wenyine, mukuru we baraburanye. Umwana yari yaje guhiga ubuzima, n'umwana wo mu bakene, ku myaka ye nimba itarenze 7, hara ntago irenze 7, yaraje gushaka imibereho. Umwana yisanze ari wenyine, yarasakuje arasakuza. Gari ya moshi yaragenze guhera nijoro igenda ku manywa, bigera nimugoroba izuba rirarenga, dore hara ni saa 12 zibura saa 11. Iyo saa ntago muyizi. Umwana bumwiriraho, buri izuba riri kugenda rirenga riba. Bivuze ngo ibaze gari ya moshi nawe ahantu igeze, ibaze ibirometero umwana amaze kugenda uturutse aho yavuye iwabo. Yaturutse iwabo kure ateze gari ya moshi, aho yageze nanone gari ya moshi none yongera mutwaye. Gari ya moshi yaramutwaye, umwana arasinzira arakanguka burira. Mama ndagukunda cyane, ndetse Gudu nawe ndagukumbuye. Umwana aragenze umwerera, atangira no kwibuka ko yarakumbuye mama we. Yagiye kuma nijoro buracya burongera burakiri muri gari ya moshi. Nawe wumva amaze kugenda. Ubundi ni igihugu kinini cyane, ushobora kugenda iminsi myinshi ukiri mu ntara ukuntu. Ejo bundi cya gihe umwana aragenze bumwiriraho iminsi 2 burongera buracya. Iyo sibaye iminsi 2 akiri muri gari ya moshi agenda. Iyi gari ya moshi ntago yemerewe gutwara abagenzi. Umwana atangira gusakuza, mumfashe munsore mu hano. Kumbabwira ngo amufashe, kumbe dore ari John. Ari Ju wanabaye, kumbe ari John nawe byaramukubise wagira ngo nta nubwo acyumba. Ari Ju wanabaye, nanjye nabuze untabara. Ari Ju, dore ari John ukuntu amureba nawe byaramucanze, isi yaramukanze. Ari Ju wanabaye, ari John disi umutabaza. Nawe ubwe ntagashoboye kwitabara, yaramwihoreye. Dore bisi ngirongera igatwara umwana bukamwiriraho, akana gato k'imyaka 7. Katurore ka Thompson gari ya moshi yaragakomezanyije, burongera burira. Iyo sibaye iminsi 3 mwe muzi kubara, nimba mbaze nabe musubize inyuma mubare. Umwana kureba gutya munsi y'intebe byibura gari ya moshi, yabonyemo abantu bariye pome ntibayimara, kwa kundi urya akantu kagasigaza. Buriya hari ababa bifuza iyo musigi, yabagirira akamaro. Mu minsi irenze 2 n'igice cyangwa 3, umwana ko niko kantu yabashije kurya, agasigarizwa ka pome. Bivuze ngo inzara, inyota, ubwoba ntaza hari. Dore bisi ngiragera yitwa Kalikuta muri West Bengali, ibirometero 1600 uturutse muri Kandiwa habwo umwana atuye. Ibirometero 1600. Ibirometero 1600 umwana ari mu rugenda agenda. Bimeze bite? Katurore uvana ugera Musanze ni ibirometero 90 hafi aho. Komeza ugenda ubara, uvuye hano ndi hafi y'umurenge wa Ngoma. Umwana yasohotse gutya, Katurore byonyine abonye abantu bari hanze. Gufungure, baje gufungura gari ya moshi.
fungura gare moshi. Umwana ari ibirometero 1600 uturutse iwabo, ni ahantu kure cyane, kure cyane. Umwana atangira kunyuranyura mu bantu, yisanze yitwa Kalikuta, avuye yitwa Kandiwa. Bimeze bite? Aracyari kirabiranya. Ese uyu mwana biragenda bite? Patorore, dore umwana ahantu yisanze. Umwana avuye iwabo ibirometero 1600. Iyi ni inkuru y'ibintu byabayeho, ni inkuru yabaye kuri uyu mwana. Umwana dore ahantu yisanze ni mu ruvunganzoka rw'abantu. Arakora iki? Yaje kwishakira akazi. Iwabo ni abatindi, ni abahanya. Mbega urebye urugero ngo naguha ni nko kwa Badoxi Badure, gukina kandi singeso ntarakare. Badoxi, umwana dore ahantu yisanze. Yo, arahamagara mukuru we, uwahamagara ari ibirometero 1600 uturutse iwabo. Guturuka mu Rwanda ugera Kampala ndakeka ni ibirometero 630, nimba atari 700. None ibaza umwana yavuye iwabo, akana gato k'imyaka 7 ka Tomusoni kisanze ibirometero 1600. Ibaze, mbega ni nko kuva mu gihugu ujya mu kindi, ariko ubundi ni bunini cyane. Umwana azo bagurira amatike, mwamaye itike aza kureba Kerere, Nyabugogo na Diane. Warwane, ndashaka kujya mu rugo. Warwane va mu nzira wa muginga. Umwana aratera imbabazi. Abantu bari mu kazi kose bashinzwe, zini za mbobi, zini za marine, buno zirashaka kutwiba. Mundeke mukuri yo marine mu nzira we. Akana gato batangira gasunika bakita marine, kumbe kari gutabaza. Dekura we marine, vano genda, turabazi Nyabugogo, twaramenyereye. Kerere na Diane bo muri Birunga hari ahepfo Nyabugogo, dore nga akana barakirukana bakakimitike, barakabonamo marine. Akana kakomeje urugendo. Mbega umwana fata nk'inshuro enye uvuye hano Nyabugogo ujya Uganda uzikube, niho hantu umwana yisanze uturutse iwabo. Ibaza umwana w'imyaka 7, mbega urugero yisanze nka Yesu. Munago urugero yisanze nka Marawi w'imyaka 7, wa undi ujya gutuma kuri botike ukabanza kugira ubwo bati mwana wawe ugende neza kandi nta muhanda ari bwambuke. Umwana dore ahantu yisanze, mama yake na mama nakazanye. Umwana dore singira mucanga, ni hamwe umwana isi igenda ikamwikaragiraho ikamufungiraho amaferi. Abamubonye yagasabye ubufasha bamenyereye imbobo nyinshi, baramubona bakabona ni marine. Iyi ni marine tu. Umwana ageze hano, kumba hageze Surwumwe ku mugani wa Mr Kagame wa muhanzi, ati Surwumwe. Kugera hano yasanze hari abana benshi bababajwe, siwe gusa. Nagare gusa za kwicara hano mu gicuku. Uyu ni umunsi wa 4 ndakeka. Ewana, ndabona abandi bana tungana atari nge gusa ubabaje, narinzi ko ari nge gusa Imana yatereranye. Hari ukuntu umuntu atangira gushinja Imana amakosa kubera yisanze mu bibazo, kandi ari Satani sha. Mwana arebye utundi twana bangana, buriya buri umwe afite ibibazo bye, kumbe kureba ahubwo utundi turimo twaranakubiswe. Nabe kamwe kagira gutya kuko kazi ibibazo bose bahura nabyo kamuhingangi. Ngwino ngo yematora mwana. Iyo ni Rwanda form. Ngwino ngo tize Rwanda form. Hariya ku mbobo agakarito kangana kuriya, kangana nka Dodoma. Ubwo simba amamaje koko. Bamuhaye ikarito ku mbobo, kumuha ikarito ingana kuriya yo kuraraho. Abameze nk'uryamye kuri Rwanda form cyangwa Dodoma. Harya niye yindi ngo nabo nshyiremo imiyaga mfe kubamamaza nubwo batarayama neza. Afuri form. Nabo nshyiremo imiyaga. Ku mbobo kumona ikarito ingana kuriya, uryamye neza. Kumbe dore mu gicuku abana baryamye. Mu gicuku baryamye dore ibigabo, dore Badoxi. Kumbe hari ibigo bishimuta abana. Wibuka umwana ni umutungo, batangira gushimuta abana. Haje ibigo bitangira gushimuta abana. Wibuka umwana ni boro, ni mari, batangira gushimuta abana. N'umujyi yisanzemo Kalikuta, batangira gushimuta abana. Bya Badoxi ndande mujeke, batangira gushimuta abana. Kakandi gacaho kababonye. Gacaho kugera hano imbere kubitana na Karidinari nibondo norashaka gushimuta abana. Baturori, dore na Rasta yakurikiye Robert Rasta nawe arashaka gushimuta akana kambere baragatwara. Robert yakurikiye Katurori, akana gacaho. Karidinari byari June bose barahari, barashaka gutwara utwana. Kana kujyana ukabona umupolisi ari kwinywera itabi. Ntabwo ari buri mupolisi wese burango yuhiriza inshingano ze mu Buhinde.
akana gacaho polisi cyakora icyo yakoze yabaye indorerezi imana mu gatware nje ntago mpari kana gacaho n'akana gato k'imyaka 7 mubyeyi uri kureba iyi filime bibaza ari nk'umwana bari kwirukankana kuri abagabo bakuru bashaka umushimuto kugera imodoka yari kagonze y'amana irebera baba marayika barinda utwana bashyiramo imiyaga kana kararokoka yari kariye habuze gato rasta kugera nabona kana kararenga n'ubundi karimbo bakirirwa kihigira icyo kurya n'icyo kunywa kisanga mu muhanda mugari mu mujyi katazi ibaza umwana we yisanze mu gihugu cya kure w'imyaka 7-8 umwana muto reba urugero nka ka Junior Giti gatonya umwana zano Thomusoni n'itama kureba umujyi abanyamujyi urabazi yakubonye kuri yungana gutya nta kintu waza umubwira Marine va mu nzira wa mugenga Marine turabazi nta kintu waza umubwira umwana yakomeje imbere komeza urugendo iyi ni inkuru y'ibintu byabayeho niyo mpamvu mba nakuzaniye akantu k'ubwenge nk'aka ngaka kugira be bimeze bite ntago ari ibintu bagiye barahimba ni ibintu byabayeho ndetse hari n'abandi benshi bibaho buri gihe ukicaza burabwana usanga inyabugogo bwa Marine ukakaganiriza ushobora gusanga utwinshi ari utuzayirwa ati nanjye niciye imodoka nisanga i Kigali mama yake na mama ukumva kuvangira ibiswahili atari akanyarwanda n'uyu nguyu niko bimeze yisanze hano umwana abonye imana hano yaje byonyine asaba imana arebe nk'umwana waba yarakuze abona basenga umwana yaje gusenga kumbe hano mu Buhinde hari ukuntu imana bagenda bakayitegurira iki bakayitegurira amafunguro batuye ibitambi bigirwamana umwana yaje hano abona ibiporezo batambiye imana ngo imana ize kubirya imana rero reka mbirye n'ubundi ndi umuhungu wawe muri kano kanya ni ngiye mwana usigaranye aza kurya ibiryo mu rusengero arya insengero zinaho ugezemo wasangamo igiporezo insengero mugira gutya mujye mutegura ibiryo bihora marika abana nk'uko nguko abagezana inzora ari mwisha agasangamo igiporezo abantu basenga ibigirwamana kweri insengero zabo zibonekemo ibiryo mwe bibure mwikubita agashyi umwana yatabaye n'ibiryo byo mu rusengero byatanzwe n'abasenga ibigirwamana byabo izindi nsengero namwe murebereho ujye usanga mu rusengero rwanyu harimo icyo kurya byibura ku buryo umwana ashonje akaca yaporeza hari urwo wasangamo Karisitiya biriya ni byiza ukagenda ukarya umwana yaje hano iminsi iri kugenda yicuma hano buri umwe abareba ibyo buri umwe abarangajwe imbere n'ibyo ntawitaye ku wundi ndetse abababajwe ni benshi hano umwana ntawe yaza atera imu amubwira dore amazi ni Nyabugogo baba bari koga bose agaruka kuri Dodoma ye nimba atarafura ifomu ni Rwanda fomu iyo bukeye arayizinga neza yitonze ni ukuri k'umwana muto mayibobo ingana kuriya agakarito nka kariya akaryama akumva ameze neza nk'umuntu uryamye kuri za matora nyine nababwiye akumva atekanye umwana isi iragira mucanga biramurenga ahantu ari ntagahazi abantu bahari nta n'umwe baziranye ndetse n'ikigeretseho ntawe yaza atera isisemo babwira ati mwamfashije ntibibaho bakubonamo Marine bwa bwana bw'ubu ubona busa nabi iyo gakwegereye usanga Apollo cyane arabutuka shawo nabi cyane nimba ari uko nawe yakuze ari imbobo abona ntawe wamufashije sasa umwana ari kugenda hano hari wamubonye wa mwana wigendera aho ngaho uraza kugwa ni ikibazo ki ntabwo uvuga ikinyebangali windi avuga indimi nyinshi wa mwana uvuga igihinde se basi tukivuge yego mvuga igihinde ntabwo avuga ikinyebengali ariko avuga igihinde ugiye hehe ngomba kujya mu rugo nayobye mbega yatakaye waturutse mu yihe nzira se ntabwo nzi inzira yanzanye none se uragerayo ute Tomuso mama yabonye akana disi kayobye buriya hari abantu bagira intumwe witwa ndi nitwa Saru nanjye banyita Nuru Fasasi yitwa Nuru urashonje cyane iri mu mara iri mu misokoro hari umubyeyi ugira imwe yagize gutya aragafata ka Thomusoni n'amatora yako ntabwo kayisigura yibona ariko arayizira ni bora yisize izindi mbobo zayitwara n'amatora ari kumwe nayo ntabwo yayisiga matora ntabwo yayisiga
kureba ahantu ari ntagahazi. Ntabwo wabura bagira neza mu bantu bose baca ku mbobo, ntabura mugira neza uza akaganiza imbobo akayibaza. Dore kugaha ibiryo no kurya ari igihe bikunanira. Hari igihe nabwo टिफिन बनाती हूँ ibi byose ni njyewe ubyikorera. मर्दों के लिए Ntegura icyo kurya ngashyira abantu. Urabizi ugomba gukora kugira ngo urye. सबको काम करना Urabizi buri muntu wese buri agomba gukora. मैं मम्मी को Nanjye njya nkora njya mfasha mu wanjye akazi. N'akana gato karabwira umugore. Mama wanjye njya mufasha kuba twatoragura amabuye. Mama we kumbe nawe atoragura amabuye. Akana ati nanjye njya mfasha mu wanjye gutoragura amabuye. Nta nubwo kizi ishuri nturikabaze. Iwabo nta mafaranga bafite. Gira gutya. ये क्या है Akazanira fanta. Numugira neza gatoye ngaho wa fanta. Yo umwana none nguyu kumuha fanta ni wabaho yabaga mu rugo ntiyayinywaga. कुछ छोड़ दे Nanyo nsigire hariko mwana aba mu mujyi nawe urabizi barakubiswe aramuhereza. N'akana gato kahuye n'umugira neza ni Kasaru. Umugore anywa fanta yayinywa ariko kakamuri ariko washyizemo imiyaga utayimara. Araseka n'umugira neza. Akana kongeye guseka nyuma y'iminsi byibura kavuye iwabo. Ganira baraseka. Kakoze igifu buriya umwanzi wa mbere buriya duhanganye nawe n'inzara aragatsindwa. Satani azamukurikiye. Buri waze rwose ubasha no kwiyambaza Imana neza rega. Buri umwanzi wa mbere n'inzara iragatsindwa. Umwana yabonye igipoliza abanza gusekamo byibura ibyo gutamura ugara bitekereza nyuma. बहुत अच्छा आदमी है Atari umugabo witwarana ati umugabo mwiza afasha abantu bose. तेरा भी मदद करे Nawe araza kugufasha ndagira ngo umve amagambo y'umugore. Wa mugore w'umugira neza watabaye akana akabwira ati umugabo witwarama nawe araza kugufasha. सुबह आए Ejo mu gitondo azaza hano nawe agufashe. Akana amenya kagiye kubona umugira neza. Uwo mugabo araza kumfasha kuba nabona n'umuryango wanjye. मम्मी को ढूंढने में मदद करेगा Yega araza gufasha kuba washaka mama wawe. सो जा Araza gufasha pe n'akana gato. आँख बंद कर Ngaho funga amaso usinzire. तुम Umugore watoraguye akana n'umugira neza nimba ari umugore nimba ari umukobwa yabikiriye n'akana karasinzira. Akana nka kariya kaba kanatandukanye na mama. Mu gitondo muramuzi namugaruye ni icyamamare. Yagukiniye nyinshi cyane nago nanazibibutsa ngo nzivemo. Muramuzi. मेरा बच्चा Mwana wanjye n'umugabo mwiza. हैं Warusinziriye. Mu gitondo akana karyamye ku buriri noneho nyuma y'igihe kinini karara ku ikarito. Wa mugabo yaraje ati ये कहाँ भटका इधर ubundi kwibaza wa mwana we isi waturutsemo ahantu hose wagiye unyura. Ese ni we Rama? भगवान ने Yego ndi Rama ariko ntago ndi Imana. Hari ikigirwamana bita Rama mu Buhinde. Nabwo ati ninjye bita Rama ariko ntago ndi cyagirwamana uzi. Barebana. Nguyu niwe ugomba kumufasha. Ngo ni umugabo ugira umutima mwiza utabara abantu bose arifashiriza. आजा लेट जा Ngaho ryama sha ryama tube tuyavuga kana kararyama kahuye n'abagira neza bo mu mujyi. पता तुझसे मिलने के लिए मैं बहुत दूर से आया हूँ मैं ना तुझे एक बहुत अच्छी जगह ले जाऊंगा Ati mwana ndaza kujyana ahantu heza cyane. के पास Ese uranjyana ahantu mama wanjye ari? वहाँ से तेरी अम्मी को ढूंढने की कोशिश कर Ati aho ndi bukujyane biraza kudufasha kuba twakomeza gushaka mama wawe. है ना Ati ngiye kuba ngenda garuka ninjoro nkujyane. Niko umugabo yakabwiye akana. Ati ngiye kugenda ndagaruka ninjoro ngutware. Ati aho ndi bukujyane na ahantu heza hari buze kudufasha kubona mama wawe. Ese nihe hamujyana? Numugira neza. Mwana arareba. Ngaho haguruka. Akana karahaguruka ndagira ukurikire filime nyegera hano sha. Mugara akitegereza neza agatera imibare akana arakareba. Abanyamujyi urabazi nawe arakareba areba utuboko areba igihagarara akareba neza kose ndagira ukurikire filime. Ni umugabo w'umugira neza. थैंक यू बोल दे थैंक यू Ati wakoze cyane. बहुत बढ़िया काम किया Wakoze neza cyane. Ati uriya mwana neza niwe bari bari gushaka umeze kuriya. Ndagira ngo ukurikire filime umwana arabyumva arabyihorera. Ariko ikigabo kiravuze kiti urakoze cyane kuzana umwana nkuriya. Ati uriya mwana neza ameze nk'uwo bari bari gushaka. Bigaragara ko bano banatarabagira neza. Buriya n'ubona umuntu akugirira neza ntacyo mupfana. Jya uvuga atari ni umukozi wayo ni umukozi w'Imana cyangwa se ni umugira neza. Ariko nanone wongera ucenga uvuga ati ubundi uyu muntu ni muntu cyongerera mu watanze ariko.
vipize ku mugani wanyu. Akana karabumva umugabo ati karakana neza neza kameze nk'umwe bashakaga. Bivuze ngo hari abantu bashaka umwana ungana nk'uyu. Ni bandi? Umwana yarabyumvishe, arabonye bano bantu nabo hari gahunda bamufiteho ukuntu. Burasi buri kugira neza ngo agufitiye impuhwe. Reka. Hari icyo abagukeneyeho cy'inyungu. Bite kutanywa akana kamuketse kababonye. Ntabwo ushaka kunywa fanta, kumbe bari kumutegatega fanta ni babanyamujura bazi bakugira neza n'inyungu bakubonamo. Wa mwana ariko ko warakaye utameze neza. Kababonye akana nakanyabwenge n'incakura. Ngaho ngwa fanta kumbe menya ari gahunda bagafiteho. Ngo ninjoro bari buze kugatwara ngo bakajyane ngo bashake mama wako ngo ahantu heza, kumbe bagafiteho gahunda. Come closer. Wino nyegera. Umugore kumbe n'uburyo aba yisigamo ibirunga akana karamubona uyu mugore ubundi vipize ku mugani. Ubu bwana bw'uwo busanga ariko bavuga ubundi vipize uyu mugore. Ubundi anyereka impuhwe nkande niga. Genda namuyobye mani nciye ishene nabonye mufiteho gahunda. Si wowe imbaho mwana dore garacishere. Ndagiye. Imari iragiye we. Buri mugore ngarahamuka. Imari iragiye. Umwana caho yababonye nama. Umwana caho yababonye namuwe zinaha mu mujyi bose nakeza kabo. Umwana caho. Umwana arongera caho. Abo yarabonye yakise bagira neza bakamufashije nabo bamufiteho inyungu. Nakubwiye umwana ni igishoro buri umwana ni imari. Ubusugira ngo wancemo amafaranga ari mu gihombo. Wapi? Ugushema amafaranga ukiri muto burya iyo ukuze ntaga yarahombye. Abameze nk'uwo yashoye ahantu rwose. Sasa kana ngaka abantu bagakoresha ibintu byinshi kakiri gato. Ushobora gatwara kagakora kazi ko rwose cyangwa ukagenda ugakoresha imirimo runaka bitewe n'inyungu ugashakamo. Agasyamo n'ibiryo by'inkoko niko njya numva. Mbega umwana yakoreshwa byinshi. Umwana uko yiruka, umwana yakwiruka akibuka iyo yabaga ari muri quartier waba ari kwiruka. Umwana buri uko yiruka ari mu mahanga hariya yageze akibuka uburyo cyajyaga yiruka agiye kureba mama we. Mama w'icyo gihe ajya kumureba ku kazi. Mama w'akazi yakoraga nako gusyaga amabuye, kurundanya amabuye, mbega nabarya kariho niko babita. Barya kariho. Bameze nka za nyamaswa bita duhunga umukiza. Nazo nizirobanura iyo bigeze ku gipolisi. Ngaho genda mwana wanyuze n'irira buye rito. Mama yaragendaga karunda isiteri y'amabuye. Maze akaza kuyigurisha. Uri umwana mwiza. Ati ndi umwana mwiza kumbe dore karyamye kuri ya matora yako. Ivura umugongo. Aho karyamye gakibuka mama ku buryo ajya akabwira ati mwana wanjye uri umwana mwiza. Kakagenda gatora n'utubuye duto. Kakibuka ukuntu mama ajya akabwira ati uri umwana mwiza. Ni Kasoru. Ati ese ninde mwana wanjye mwiza akibuka ukuntu mama yajyaga muyambira. Buriya niyo mama wawe yaba ari umukene ariko agura urukundo abakurutira urugo wajya mu rwego rwose rw'abakire ariko nta rukundo uhabwa nta keya nk'iya mama. Ntacyo yabimaze. Akana imvura iragwa ikakanyagira, imiyaga yazika agakubita, umwana ameze nabi cyane. Barakwereka ameza birashize, umwana kibayeho muri bwa buzima abayeho nabi cyane. Arara ku muhanda, arara ingangi, mu gitondo akajya gutoragura muri mondisi akareba nimba nta kantu mwasigaje. Akanemba nako mwasigaje ariko none waje imico uvuga ngo gusigaza ngo nubwibone ngo niki. None se mudasigaje muri puberi haje iki ngo bari abana batore. Cyo mubitekereza cyase mu bimara ariko nabo mugira ikintu mubagenera. Umwana agera no byonyine yabona ikika akifuza no kukigendana kiraza gukomeza kimwibutsa uburyo bakirisha. Urebe uburyo umwana babayemo nakana gato. Gusa nari hano akongera ikikwereka isi uburyo babashemo. Akabona abana bangana nawe barapfuye barabatwaye kuri burankari bagiye kubashyingura. Akavuga ati ahubwo naho ngiye ndi umunyamahirwe reka nshima Imana. Ari ukuntu uvuga ngo urababaye cyane nka kariya kana. Ukabona kandi kana mungana bakakunyujije imbere bagiye kugashyingura. Ukahita ubona kababwiweho bagomye gushima Imana. Nakana gato. Akana karaza gafata ikigo kakabona abantu bari kurya, wabonye abakire bari kurya yabo. Bakirisha barya. Umwana byonyine akibutsa n'uburyo barisha ikiyiko. Yabona barya akibutsa n'uburyo barisha ikiyiko. Wabonye akababaro akibutsa uburyo barisha ikiyiko. Katorore. Umwana areba barya akibutsa uburyo abantu barisha ikiyiko. Mukadafu in the studio. Umwana akareba akibutsa uburyo barisha ikiyiko. Kibazo
yo umugabo nawe wari uri kurya yabonye akana gateye mu Kadafu yari ari kurya yabonye akana kababaje mwana wampaye igiporezo musaza washyizemo imiyaga niko bwana bwo wowe buvuga ikamarine waragenda kareba barya byibura nawe akimagine ari kurya uburyo byabimeze byatinze wa mwana utumye nsoka ngo nze ngane nawe naje kumenya ko uyu mwana atavuga ikinyabengali ahubwo avuga igihindi uyu mwana ndangije ndamutora ndamubaza ati wa mwana uturuka he yansubije ijambo rimwe umwana agaturuka muri Jenestarayi akana wa mugabo gatoye mu Kadafu yahise akazana hehe yahise akazana hakunino akazana kuri polisi byibura karangishirize akana ngo nawe kavuga ikinyabengali ahubwo kavuga igihindi aturuka Jenestarayi ubwo ni GS ubwo ni mu Gatsata mu yandi magambo अच्छा ये गणेश तला कौन none se aturuka mu yihe ntara गणेश तला कौन सी जिला में umva uturuka mu kahe karere akarere umwana gutya ntago yaba kazi none se wa mwana we mama we bamwita nde Ammi. mama wanje bamwita mama umva nawe babyeyi murage mubwira abana amazina yanyu mubahe no kumenya nimero zanyu mutwe akana kataka ariko ni kazi nimero za mwako ni kazi n'amazina ya mama kamwita ngo ni mama kwa kundi usanga umubyeyi abwira umwana warwane ntukamagare mu izina kinyabupfura gice umwana muratandukana bamubaza izina rya nyina akaribura yica polisi yakoze nta kindi bamufotoye ifoto yo kujya kurangisha umwana barangije mupakira mu nzererezi n'izindi marine zose baberekeze mu bigo birera abana katorore iyi ni inkuru y'ibintu byabayeho umwana muzana hakunino mu bundi bwana za marine kumwe nyine mugenda mukazipakira zose araho muzijyana mu kigo kigomba byibura kubitaho we hagarara hano wanzererezi wegera mutonde umurongo tondesha umurongo ubwana ni bwinshi buhari caho bagacishaho akana kavuye iwabo kagiye gushaka icyo kurya dore ngo karisanga mu birometero 1600 turutse iwabo mu buryo katateganyaga babakuramo imyenda hano batangira kubogosha bakabaha isuku ni ikigo mbega kirera abana reka tukita Ruferina ariko irera za mbobo zose yagiye ikura ku mihanda nyinshi cyane katurore bari kuvuga igihinde ntago nyizi ni ukuri ntago nyizi ntabwo ari ngombwa ko nyimenya kana bakazana hano ni akana gato hariya n'ahandi umwana usanga yarakuze nka mu Kadafu nta kintu waza umubwira cyane cyane bamwe bamwita sheri kazubwira ngo urishera umwana yarakuriye mu buzima nk'ubu yaguhitana wese mwana witwa nde njye banyita Amita abana batangiye kuganira bari kumenyana ati hano hantu batuzanye ni habi cyane mwana harutwa n'imihanda twari twibereye uzareba ari ukuntu abana bajyana mu kigo ugasanga ariko abana bongeye gucika ikigo bagaruka ku mihanda sinzi icyo bashaka wabona buriya babuze kore ese hari umuntu ujya ubasha gucika hano nigeze kubibona none si uvuye hano ujya gukora iki nimva hano ngiye nzagura isaha umva inzozi z'umwana ariko ati ngiye ninsohokamo hano nzagura isaha tu nizo ndoto zanjye nimara kugura isaha nzaba nsigaje iby'ijuru ubwana bakaza no kubwigisha bakabigisha uteranyijeho bebi byara iki bibyara 18 abana barabigisha kumva umwana umwe inyuma atangira kubita umutwe ku nzu Shondip umwana hariya yarakukubiswe yarahamutse bitewe n'ibibazo yahuye nabyo umwana agatangira kujya kubita umutwe we ku gikuta abana bahura n'ubuzima bubi mubyeyi uri kureba iyi filime akurikira agafilime urebe ubuzima bubi ibi ni ibintu byabayeho turi kureba umwana atangira kubita umutwe umwana angira mu buzima ku buryo agera akamera nk'umusazi akanavangirwa ari mpamvu n'ubwana buto bumwe ibiyobyabwenge bikagucana ukavuga ati zira ni imbobo wana ukabona afite kora ukamucira urubanza ariko umwegere ukamuganiza buriya nibwo wamenya ko ahubwo naho ngaho umwana yari amabuye uzi kubona akana k'imyaka 7 kabayeho ubuzima nk'ubu ngubu nakweretse biba bibabaje cyane katorore hagoroka Shondip wa mwana Shondip baramagurukije wa umeze nk'uwahuye n'ihungabana Shondip bano barareba wa mwana usigaye kubi umva reba hano wamugenga ni njyewe mwana abandi bana barareba ntacyo wavuga buriya havuga umuntu utarabona abantu batarabona urugero nka Badox na no stress barakabya barakubesha ariko urazareba umuntu wabonye abacecetse ubwana buraceceka baraza bagatwara mugenzi wabo bugaceceka cyangwa Junior Giti nawe ntago arabona ubusanga kubesha ariko umuntu wabonye ntago avuga
ubwana bugatangira kurimba ati mu gusha inyenyeri zirasohoka iyo ziri gushaka ukwezi. Ati rwose wowe n'icyagombaga kubaho kibi igihe kigeze. Aho ngaho ku mihanda aho tuba turi rwose ugahuraho n'ibibazo wumvishe. Abana baririmba za ndirimbo z'amaganya. Ati inyenyeri zisohoka hanze cyangwa se zivayo. Ati inyenyeri zigasohoka zije gushaka ukwezi. Iza ndirimbo z'amaganya. Ati izo nyenyeri nta kindi zisohora ziba zije gushaka umujura. Indirimbo z'abana nyine ariko zuje amaganya kugira ngo barebe ko bakwikomeza. We mabyuka umva ukuntu wabyutsa kakana baje ukabyutsa mu gitondo kimwe. Ndagira gukurikire filime ni muri cya kigo kirera abana. Hari umugore uri hano ndagira gukurikire filime akana barakazana nikavuga kuko karabonye. Saro ni weho? Sudi. Ngiye banyita Sudi ngwino wicare hano n'umugore. Mwana zo kwicara hano. हम ये देखना है कि Nakazi kanye kumenya neza ko एक भी बच्चा ना हो ko nta mwana n'umwe ugomba kuguma muri iki kigo. Ubundi leta nyinshi usanga ninaha mbese usanga nta leta nimwe yifuza ko abana bakomeza kuba mu bigo nk'abiriye birira abana gusa. Oya buri mwana mbega abe mu muryango bashaka abantu bamurera. Umwana wo gukura n'abandi bana akure mu muryango. होना चाहिए Ni njyewe wishako. इसलिए मैं यहाँ हूँ Ati mpamvu ndi hano ni ukugira ngo abana babone ahantu baba. करते Abantu benshi ntago bankunda hano ariko macaka abana babona imiryango. Nyiragutya ati reba hano. Amwereka ka gafoto ke bafotoye abapolisi bagashyira mu binyamakuru. के बारे में पूछताछ कर रही हूँ Ati tumaze igihe kinini tugenda twamamaza mu binyamakuru tubaza nimba nta muntu ukuzi tuvuga ati dore umwana waburiwe irengero. ये अखबारों में Ibinyamakuru byose byo muri Kalikuta tubabaza nimba nta muntu ukuzi. Ati kandi iki kinyamakuru gisohotse kirebwa na miliyoni 10 gisomwa na miliyoni 15 muri Kalikuta. Ati twaramamaje turakurangisha muri icyo kinyamakuru. Mbega ni nk'agasobanuye. Ati twaramamaje urabiza agasobanuye nsoye filime irebwa na miliyoni ntazi nanjye ubwanje umubare kuko zigera no hanze y'igihugu hirya no hino. Ati twarakwamamaje hirya no hino mu kinyamakuru gisomwa na miliyoni 15. Mbega ni nko kwamamaza inama gasobanuye. Ubuzi kuri burebwe n'ingeri nyinshi. बहुत सारे लोग Urabizi uno mujyi wacu kari kuturimo miliyoni nyinshi cyane. Ariko एक भी जवाब नहीं आया nta muntu umwe yigeze udusubiza ngo atubwire wenda ngo warabuze. हुए Ateregaho n'urukane kure cyane. ये जवाब Umva wa mwana nta muntu umwe yigeze udusubiza atubwira akakuzi. मम्मी के पास जा None se mama wanjye nawe ntago yabasubije. Oya kumbuye umwana disi. Abantu bagiye kumurangishiriza mu binyamakuru kumbe mama we nta nubwo azi gusoma kuko n'umwana ntiyize. Wumvishe? Niyo mpamvu burya nujya kurangisha ikintu cyangwa kwamaza jya ugera mu ngeri nyinshi kuko nko mugasobanuye n'abatarize barakareba. Ariko musinzi ukuntu mujya kwamaza mukagarukira ahantu hamwe gusa mwazanye inote tukarya. ढूंढा है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में Ariko twakuboneye ahantu waba muri Australia. Hari umuryango ushaka kugufasha wo muri Australia. तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है Ese Australia uzahiba reka ahubwo se reka makwereke umwana nkure wo muraro ku muhanda kuza umubwira ibya Australia babaza ingangi y'ahantu iri munsi y'ibiraro. Reka nkwereke ahantu Australia iba. Umwana barashaka kumujyana muri Australia. आई Wabonye ukuntu umubyeyi aburana n'umwana. देखो Reba hakurino. ये जॉन है Uno mugabo bamwita John. ये सू Uyu bamwita Sue. ये Naho uyu इनका घर hano niho batuye. Urugo rwiza cyane umwana wo murara nkuriya kumwereka ingo nziza bimutera n'ikibazo. Batuye ahitwa Tasmania. Ati nakarwa gato ariko ni heza pe. कितने अच्छे लोग हैं Ati bano n'abantu n'abantu beza. Si abantu beza karemera. अपने पास रखो Ino foto yabo genda uyitware ariko uyirinde neza. Bamuhaye ifoto y'umugore n'umugabo bifuza kumurera. Muri oruferina niko bikora. Umwana ubundi bisaba umwegere witonze umbwira ati hari umuryango ushaka kukurera. Umugabo n'umugore umwana mukamuha ifoto y'uwo mugabo n'umugore bashobora kuba bamurera bakamubera nka papa na mama. Ifoto kamara igihe nawe ayigaho ayitekereza akavuga ati ese ko bano bantu bambera nka papa na mama. Ibaze bagwaye ifoto iriho nk'isura nk'iya Badox cyangwa mu Kadafu akakubwira ati uyu muntu arifuza rwose kukurera wa mwana bakakubera papa. Umwana atabyanga dora honda umwana wamuhaye ifoto arahindukira. अपने सच्ची में मम्मी Ese koko mwashakishije mama wanjye cyangwa bano bashakiye muri Kalikuta kandi Kalikuta iri birometero 1600 uturutse aho uno mwani wabatuye. Mbega fata kuvana ugera Kampala inshuro enye uzikube. Nibwo uri umenye umwana buryo cyari kure. Ari kure y'iwabo. Asa nk'uri za Zimbabwe yo kwa Mugabe. Umwana yisanze. Naho abari kumushaka bari kumushakishiriza muri karitsiye imwe nk'abari kumushakishiriza mbega tuvuge muri Kigali gusa kandi umwana ari Zimbabwe niho bamamaje gusa. Umwana yaje natangira kureba ifoto y'wa mugabo n'umugore.
yereka ndetse n'ubundi bwana babana muri uruferi nabugisha inama. N'abana baba barakuze bakiri bato barababajwe baseka ari kagatwenge gace hejuru y'agahinda. Tuzagira amahirwe ube mu rugo rwiza. Ati Australia njya mumva na ahantu heza. Yaje kugisha inama. Hari ukuntu usanga ubwana buto buto bwagiye burana n'iwabo hari akari gafite amakuru k'incakura. Urugero nka Kato Musoni gafite amakuru ari June yaragiye akakabeshya mwana wanjye buriya mvuye muri Australia. Australia ameze gutya ari byo yabonye muri filime. Amerika imeze gutya. Sasa ugasanga ukana Kato Musoni yo gahuye n'undi mwana kamubeshya. Sasa umwana iyo umuryango w'abazungu ugiye kumwadobo tukamutwara batangira kubigisha imico imwe n'imwe kugira ngo umwana nagera muri izo ngo z'abazungu azamenye uburyo cyitwara. Ati bayita serviette urayifata rwose ni napkins ukayifata ukayirambura ku biro byawe ugiye kurya. Reka none mbigisha uburyo bakoresha katirari. Katirari ubwo ni ibiyiko amafoke ndetse n'ibyuma bira byose barisha. Ufata icyo bakita gute ni fork. Fork. Good. Byiza. इसको क्या बोलते हैं? Iyi bayita gute? Knife. Nice. Ati ni nice ntago ari nice ni knife. Cyongereza nk'icya Badox. Nayo iki? Ni ikiko ni spoon. Bari kubigisha n'uburyo bita ibikoresho byo mu rugo barisha. Kugira umwana. ये क्या? Akana gaki? याद करो. Murakibuka? Uwo ni umunyu ari kubigisha. अच्छा. Naho kano? Pepper. Pepa. Ubwo avuga pepa y'urupapuro kandi rurusenda. Baramuseka. Ni pipa. Cyane baragasa. Byatinze. Umwana wa muntu w'umuryango wamurera. Katururi. Byatinze umwana bamuzanye mu ndege. Umwana amaze amezi atarenga nk'atanu avuye iwabo. Yaba umubyeyi avuga ati umwana wanjye aracyari mu gihugu ari hano hafi ndabizi mukomeze murangishe. Kumba umwana ari kuri yagenze dore umwana ageze mu ndege. Ubwo umubyeyi Disa we yicaye ari kuvuga ati akana kanjye karacyari hano hafi. Umwana ari mu ndege imujyana Australia. Ndabizi umwaka ugashira umubyeyi yarabuze umwana akajya avuga ngo umwana wanjye ari inaha bure wabona ari mu majyepfo ari za Butare ari hehe. Umwana yarambutse kera ari United States. Bibaho cyane. Dore nk'uyu mwana mu buryo atazi no atacekaga. Ni hamwe njya nkubwira tushatse wajya ugenza make kuko isi mu minsi miki igushyira ahantu kisangana utacekaga. Hey! Dore umwana we yisanze he? Yisanze ari mu ndege yerekeza Australia. Nta guhitamo bifiteye muri Hobart, Australia. Muri Australia. Umwana niwe yisanze. Ku kibuga cy'indege cyawo baramuzanye. Iwabwo bari kumushaka. Kugira hano dore nizangagare ziba zarabuze urubyaro. Uriya ni papa uriya ni mama wawe. Umwana agaceceka kuko yabonye byinshi ntago yavuga ngo bari aseka ataribo. Oya uratuza ukavuga ati koko nibyo. Uvuga rega batarabona. Bari wumva mvuga. Bikubwira yuko nabonye. Mwana zano kubareba se papa wanjye na mama wanjye n'abazungu. Ari ku mutima ubwo ni ku mutima niko imbo biri kuvuga uyu mwana wibuke yabayeho Marine. Tugeze mu ruzungu. Karuna kawe. Bamuha impano. Good on the plane? Waje mu ndege? Yeah, good. Byiza cyane. Umuryango wemeye kumurera wabagira neza. Mommy and Dad. Uyu ni mama nanjye ndi papa. is so happy. Umwana agaseka kagatwenge gace hejuru y'agahinda njye se mbyarwa n'abazungu ndi umuhinde gute. Dore ukuntu ariko abareba n'umurara. Byatinze ariko hari igihe umuryango rwose uba wifuza kurera umwana ndetse bakabona akana bakagakunda kurusha nuko bakunda nako bibyariye. Akana baragafashe bakajyane bajye gukarera bakajyana muri Australia. Iyi ni inkuru y'ibintu byabayeho. Utagira ngo ni za filime ujye ubona ngo jet iragendera ku mitwe y'abantu ya nyuzamo nkageranya nkabazana ibintu byabayeho bya nyabyo. Umuryango w'abagira neza wemeye kurera umwana. Kana bakazana hano. This is where you live. Hano niho tugiye kujya tuba. Down there? Hari imbere hari. Mbe n'icyongereza kizi neza nibyo ntazi. Abazungu. Babonye akana, umwana buriya ni umugisha n'ibyishimo. Do you know what a television is? Televiziyo uzi icyo ari cyo? Televiziyo se mwana ngese waza umbwira iki konzi kore. Wese kore urayizi ko nkangisha ngo uzi televiziyo nayizi. Niko umwana ari kubabwira ni ukuri, ntago ari njye ubivuze. Kandi bakomeza gukereka inzu. Ubundi barabajya bavuga ngo ufashe umuntu w'umunyabyaha tuvuga urugero nka no stress. Imana ikavuga ati ariko no stress ngwino nguha amahirwe yo kuba mu ijuru. Yakwiyirukana.
yakwirukana akavuga ati munsore hano hantu, nk'uko ubona nyine ajya mu rusengero agasinzira nyine n'ubundi aba ari ahantu atagomba kuba ari. Sasa uyu mwana ari kubona hano hantu atagomba kuba ahari arumva icyamusubiza ku muhanda amenyereye. Ibiporezo koko byamucanze, arumva yakwisubira mu muferege na kore ngenda bizi Imana itanze n'ubwo ikavuga ati mwese muze mujye mu ijuru, abanyabyaha mwakwiyirukana. None se nimujya mu rusengero mugasinzira, mwajya mu kabari mukarara mwicaye? Ndabizi ati urusenda araruza arabemeza biryaho baragashimisha. Mbega byiza uzi icyongereza urakivugura inka no stress. Mwereka urusenda ni ukugashimisha akana. Bakijije kurisha biriya byuma, ubundi kari kamenyereye intoki kaza mu mazi. Kiriya kintu nimba kakizi kari kamenyereye koga Nyabugogo kidumbaguza. Nsigaje iby'ijoro karasheka. Hano umubyeyi wakazanye disi ari ukarana akishimira. Bite ati waje urugendo rurerure. Umwana arashimisha shaho, kuko umwana ubundi nubwo umwana bavuga ngo ni umutware aba azaba umutware, ariko ubundi iyo ukarebye ubundi akana ari agasazi gakora ubucucu bukagushimisha bukagusetsa. Abana bavura stress, ni nka filime zanjye, ndetse filime zanjye zivura na hangover n'umubyibuho kabije, sibyo? Nukuri ufite stress, ufite hangover, ufite umubyibuho ukabije, warabuza apeti, barakwereka nyuma y'umwaka umwe. Hashize umwaka kariya kana kaba muri Australia, aho bagiye gukarira umwana, batangiye rwose kumwigisha. Ababyeyi bamureze bamurera neza, bamufata nk'uwabo. Umwana bari kumwigisha no kuba yatwara ubwato. Akana katangiye kubaho neza, ababyeyi n'abakana rwose bakaruhukiraho. Buriya umwana rwose aragushimisha, wari wifitiye stress wivaniye mu kazi, umwana agushimisha. Buriya uzi iyo ntashye babana banjye batatu njya mbabwira bamvura stress, muba mwanteye. Tera umupira barakina. Ibi ni ibintu byabayeho, akana gatangira kwishimana n'umuryango rwose ukarera. Ibintu biba byiza cyane kurushaho. Abana, akana kashimisha umuryango. Nyuma y'umwaka bidatinze akana kaje gushushanya. Akana kaje hano karashushanya. Iyi ni indege, n'icyongereza gatangiye kukimenya. Nanone muri aho, kumbe wa muryango waje kubona wakorera umwana umwe bidahagije, bagira batyo baravuga atari kuwazana kandi kana tugakarira. Hari ukuntu usanga abantu batabyara bakarira nk'abana batanu bavandimwe. Hari uwaje. Bite uyu ni umuvandimwe wawe. Ni akandi kana bagiye kurera bakeretse ngo barakabwira ati uyu ni umuvandimwe wawe. Uyu nguyu mwereka icyo washushanyije ni iki. Amuzana icyo washushanyije, aramwereka, amwakire nk'umuvandimwe. Bagiye kubana mu nzu ari abana babiri nk'abavandimwe. Imiryango myinshi ikunda abana, nta muntu wanga umwana. Burya ntibibaho, ntibibaho, nta muntu wanga umwana. Mbega byiza. Kumbe uyu mwana bazanye, we zarashaguye kubera kore nyinshi. Umwana barangwe mwana ameze nka no stress, byashaguye birashagura. Umwana birashagura ni Nyagasani. Bazanye pifura kiri umwana. Umwana bazanye we ibiyobyabwenge yaramaze ngo ni byinshi, agira gutya akavangirwa. Umwana watuza tuza, ni kuri nyine bigenda bikururiye ikishi. Mwana birashagura korera mugaruka. Wabona buriya bwana disi kubera gushukwa no kuba ku mihanda nta guhitamo babigizemo. Hari igihe usanga umwana agira gutya agafatana mu gakanywa, agatamu iferege akazamuka dobandi furasheri. Usanga umwana disi yavangiwe atumutwe nawe atari ubushake bwe. Ariko nk'ababyeyi bafite umutima kandi bari bakure, ntabwo wahita ucira umwana ubanza uvuga ngo iki ni ikirara cyananiranye. Oya, ubanza kumenya ubundi niki cyatumye umuntu abikirara mbere yuko umucira urubanza. Nimba ureba kure kabadase mu Kadafi ko mbona ari imbubu, hari ikirara, byagenze bite? Ni urugero nabaga, ntabwo ari we mvuze, ndabizi. We ni umujisitoma yasoma by the way. Kano kakagira gutya akabyuka, ni kakana kandi check.
zano uyu mubyeyi asigaye arira arijijwe na kariya kana kandi yazanye kameze nk'akataye umutwe. Bibaho buriya nawe mwana uri hano, hari igihe utuma umubyeyi wagenda akicara wenyine akarira akurikije ibyo urimo, cyane cyane abakobwa ukabona umwana arirwa kuri WhatsApp, nta kindi kintu ajya akora byukira kuri WhatsApp ateretana n'ubusore, nimugoroba agenda agataha amajoro mu busore. Usanga abana muratubabaza twe nk'ababyeyi, buriya muratubabaza. Ariko numvishe ngo hari agasore kajya kiyitirira Roki, bakajya no mu tubari kavuga ati ninjye Roki, njye ndi umuntu w'umupapa, abantu mu nyumva ndi umubyeyi mukuru cyane. Reka niyo mpamvu usanga ndi gucyaha abana, bantu bazakubeshya ngo njye Roki, ngo Rokuriya ndamuzi, ejo bundi twari aba bakubeshya. Roki ni umuntu w'umupapa kamemu ukijijwe fovuwari, usengera akanyarira na Kadeshi. Barakwereka nyuma y'imyaka 20 wa mwana yaje gukura. Nyuma y'imyaka 20 umwana yaje gukura. Umwana amaze gukura, amaze kuba umusore. Iyi ni nkuru ibintu byabayeho. Baje kunywa hano. Ati nzagukumbura mwana wanjye. Birumvikana. Kumbe ababyeyi bareze wa mwana DC baje kuganira nawe, bari kumubwira ati mwana wanjye igihe uzamara hariya tuzagukumbura. Ati umwana mwiza pe. Ati ndetse bino bintu ano masomo ugiye kwiga zakuzana ibyo wose wifuza byose. Ati twarishimye kuvaza mu buzima bwacu. Ati kuvaza mu buzima bwacu wabaye buri kimwe twakuze twifuza pe. Ni wa mwana. Aka kana kuva kaza mu buzima bw'uyu muryango ngo barishimye cyane, ndetse umwana amaze kuba umuntu w'umugabo, amaze gukura imyaka 20 irahize uteranije ko yari afite. Ariko ngo bazamukumbura kuko agiye kwiga mu mahanga. Ati turishimye cyane ndetse ubuzima bwawe buri imbere, gerageza ukora uko ushoboye abo byaza umusaruro banywamo. Oya bitware nta kibazo. Basohokanye umwana, yabonye buruse agiye kwiga mu mahanga, abamureze bazamukumbura. Bareze umwana bamukuye muri Oruferina, imyaka ibaye 20, umwana abonye amahirwe yo kujya kwiga hanze. Giti kumbe yavuyeyo. Ni umwana ngo yabonye buruse yo kujya kwiga hanze. Mwana icyo yakoze nta kindi, yagarutse hakurino. Nabwiye ko yaraga filime keza k'ubwenge cyane ndetse ko ibintu byabayeho. Ubusanga ngiye kaniye n'amarangamutima numva nanarira ndi kwivugira gake gake. Mwana Fraza mu rugo. Njera mu rugo kumbe ari urusaku rw'umuziki. Mu rugo hariyo umuziki. Zan kumbe dore cya kivandimwe kindi babariranye kimwe cyari cyarakubiswe kimeze nka pifura kiri umwana cya mukadafu kiri hano. What's that course again? Harya shanga ugiye kwiga ayo masomo iyo buruse wabonye, mbwira musaza. Hotel management. Agiye kwiga hotel management, agiye kwiga hotel management. So you're gonna go and learn to what? Manage a hotel. Buno ugiye kuza manager hotel mwana yo niga yo. Ye kuba manager. Umuvandimwe babariranye we, buriya ntago warira abana bose baba wabyaye baba utabyaye. Ngo bose bavemo abantu bazima, ntihaburamo umwana umera nk'uko. Uye bari mu mata bari mu rumogi. Yarakubiswe. Why do you think I stay away? Urakeka niye mpamvu yatumye ngumana ngo sinze mu birori byawe? Yaramuhungu uyu nguyu munaganiriye cyane, umuntu yenda kurakarakara yanagukubita kandi mupfa ubusa. Bidatinze barakwereka umwana amaze kubona buruse mu 2008 yerekejwe kwa Melbourne ajya kwigayo. 2008 umwana ese abona buruse yajya kwigayo. Iyi ni inkuru y'ibintu byabayeho, utaza kugira ngo za filime zindi tujya tubereka n'iki nkeya zitabayeho. Muri kaminuza dore nuko biga bacucitse. We're here to help make that dream a reality. Inzozi zanyu zatumye muza kwigano mukora uko mushoboye zizabukuri. Baje kwiga ni muri university. Abiga ni benshi, urabona university ukuntu abantu babangana. Abiga ni benshi, ni abiga ni benshi, ariko abamenye turi bake. Abamenya tuba turi bake ariko abiza ari benshi. Kugira gutya yabonye gakobwa nawe urabazi nye niyo myaka.
How the hospitality industry can really bring infrastructure to communities that need it. turabona rwose iyi hospitality industry mbega ni byira bijyanye n'ibintu by'amahoteli n'ibiki byo kwakira abantu. Ati ni byiza cyane rwose biradufasha. Bari kuganira bagira gutya bakaza kuganira. And Kigerekeranye n'amasomo biga. I guess I want to help facilitate that and help give them a voice. Saru. Sonu. I want to run hotels that put all the profits into my pocket. Ati ngiye impamvu nshaka kwiga ibyerekeranye na hoteli ubundi naba mbabeshye mbabwiye ngo hari indi mpamvu yindi nuko nshaka kuzuza umufuka wanjye amafaranga. Baraseka. Where you're from, shall we? Uturuka he? In Australia. Yeah. No. Uturuka muri Australia? Calcutta. Oya nturuka muri Calcutta. Calcutta nanone wibuke naho yarerewe muri cya kigo cya Orphelina yisanze ubundi so kwivuka iwabo. I've got family in Calcutta. Calcutta agana he? Nanjye niho nturuka mu kiye gice. I'm adopted. I'm not really. Umva mu by'ukuri mbabwije kuri ndi adopted mbega narafashwe ndarerwa ntago nzaho nturuka pe. You like cricket though, right? Ukunda cricket? Bumvishe ko umwana disi yatoraguwe adashaka kuvuga byinshi ku byerekeranye n'avuka. Bahita babiyobya babijyana mu byerekeranye na cricket kuko mu Buhindi irakinwa cyane. Baraseka. Fata chance mwana. N'abana biga muri university. Okay, Saru, Soru. did you choose this course? Kuki wahisemo kwiga ibi bintu? Want to get out of it? Tubwire. Twaze bari kuganira nk'abantu biga isomo rimwe mu gihe urababyize mwicaye mukagana ku byo mwiga kumbe yavuye ku ishuri kuva ku ishuri kumbe mu nzira ari kujya na wa mukobwa bigana nawe nizo nzira anyuramo iyo ataha n'ahajya buri umwe ari gufata inzira ye berekera baratangira kandi nuko bitangira ni kuriya bitangira agakobwa bahuriye na hano nuko bitangira bite turigana ni kuriya bitangira hari ubundi uba wandikiwe mbaza uti wandikiwe iki umuvuduko nyine kuri kwihuta cyane kumbe byaje kurangira aho bisanze berekerana hamwe azana barakomanga kumbe nk'abanyeshuri bagize gutya bategura ibirori kumbe bisanze hano urabizi ibintu bitangira ari imikino ubona nka no stress na Denise bisanze hakuno no na Janvier sha nari mbitiranije ni Janvier erega ibintu byose mvuze ntago biba ari ukuri rimwe na rimwe ndanababeshya ariko Denise na Janvier ndabazi na no stress ndamuzi. What do you say? L'homme de poche? Baje hano batangira kuganira buri abanyeshuri biga muri bihugu byo mu Burayi n'abakene cyane nakusibye n'abanyeshuri n'urubyiruko rwaho n'abakene abipevera akabari ni bake kujya mu kabari ukishyura ni bake usanga bategura ibirori amayoga bakayanywera mu rugo kuko akabari kaba gahenze. Taxi. Baraganira hano baranarya ni ibirori n'umunsi mukuru wawe biteguriye baraganira mwana ariko bari ku ishuri baraganira abanyeshuri nabo bazi bahuye ibigana naho undi ushaka byeri ngo muzanire ajya kuzana izindi byeri ni wa mwana Saru amaze gukurira muri Australia aho yaturutse uhibuke ntago bamwibagiwe ubwo nabo baracyamushaka ni kuri umwana agenda ukamubura ukavuga ati umwana wanjye ari mu gihugu yaburiye kumbe kugera hano DC yabonye ya mandazi wibuka uyu mwana yakuze ari umutinda abona irindazi akaryifuza akavuga ati cyama kuzarya irindazi mu buzima bwanjye we bya bintu uca amazi akibuka akiri umwana akabona amandazi bya bintu ubona ugaca amazi ukavuga ati irindazi se n'icyo ukajugunya hari uryifuza mu buzima akavuga ati man numfasha nkarya irindazi nzaba nsigaje iby'ijuru ushatse uzahita uhamagara umugaragu wawe bya bintu uca amazi hari ububyifuza umwana yarebye irindazi buri uko abonye irindazi arirya akaritamo amarira akibuka ko aricyo kintu yifuzaga mu buzima. Hari umuntu ubona igiporezo uca amazi agahiga umuhiga ati mana numfasha nkarya kiriya kintu uzahite wakura umugaragu wawe mbega nka no stress buriya abonye ifiriti ahitamo amarira n'umuceri ifiriti n'umuceri wabonye nawe ati mana biriya bintu nimbirya uzahamagara umugaragu wawe pe iby'isi nzambirangije ati ntago nturuka muri Calcutta none yatangiye kubwiza za nshuti z'ukuri ntago nturuka muri Calcutta basanze ariko abanyeshuri bigana basanze ariko rebira indazi arira ibaza abanyeshuri mwigana bagasanga ufite irindazi mu ntoki uri kurira bakwibaza byinshi mbega babaye nka bawani yabonye urumogi ndi umwana wari warabuze iwabo sasa yaje kuganiza abanyeshuri bari bari mu kirori ababwira uburyo yaburiwe irengero agatakara akabura iwabo abo twatangiranye filime mwabibonye. I didn't even know it was called that. How long were you on the train?
none se icyo gihe ndi muri gari ya moshi inyerekeza ahantu ntazi nayisinziremo nayirayemo ingangi. Wibuke yagiye kurara ingangi muri gari ya moshi, ashiduka akangutse gari ya moshi yageze ibirometero magana ibihumbi byinshi. But there must be something else that you do remember. None se niki kindi wibuka? Tubwira abana batangiye kumufasha ati tubare ibirometero wenda uri muri iyo gari ya moshi wagenze kugira ngo twibuke iwanyu ni he. Wibuke yavuye ari umwana ntabwo yuko iwabo ni hehe. Nta nubwo asa gace k'iwabo. Nibuka ko iwacu hari mu aho bita ngo ni Ganisirey. Nushavuga Gatsata. You heard of this new program, Google Earth? Ariko hari porogaramu yaje kuri Google. Any place from anywhere. Ahantu ari hose we wibuka uragenda kuri Google ugatangira kujya ku makarita aranga aho hantu ukaba wakwinjira neza ukamenya ahantu hariho. Nta gace utagisanga kuri Google. That's it. We create a search radius. Umva dushobora kuba twagufasha kugira ngo tumenye iwanyu hanyaho. Yeah, but it would take... Abanyeshuri muri kaminuza ubusanga bafite ubwenge bwinshi. Chup. Ibyo batazi babivuga. Okay, even half the stations. Really, guys, I don't want to talk about this. Umva reka turekere kuvuga bino bintu. Mumbabarire. Try to find... What? They tried to find him. No, I just mean like, you know, if they tried to find him maybe... Ese nk'ababyeyi baba barigeze gushaka sasa hari abanyeshuri usanga ari ibigoryi. Ese nk'ababyeyi bawe baba barigeze bagerageza wenda kuba bagushaka cyangwa tubwire. Yabimenye ate se ko ababyeyi bashatse bamushatse cyangwa batamushatse ntabwo yabimenye ko batandukanye akiri muto. A laborer, she carried rocks. Ababyeyi banjye icyo bakoraga ni ukugenda basyaga amabuye. Bari abaryakariho. Bagakora ikirundo isteri y'amabuye umuntu akaza akayitwara. Ibyatinzwe na wa mukobwa bavuye baza baganira. My dad is just still so angry at her. I mean, not for getting sick obviously, but just for refusing chemo. Nabwo ati mama wanjye nanjye amaze imyaka inapfuye, papa wanjye nanuba agahinda nawe karamushira mu ari kugenda muganira agahinda ke. None buri muntu yakubwiye imibabaro ye nawe ugerageza kumubwira iyo kugira ngo mukomezanye mwumvishe ko atari we wenyine wababaye biramufasha. Kwa ukuntu umuntu usanga afite igikabyo mane narababajwe wana wazumbwira ikize ko nababajwe musaza. Wamubwira ibyo agasanga ahubwo we ni nakana ni igikabyo gusa afite. Ibyo ni toto. What do you think of Bharat's search radius idea? Ese kira gitekerezo bari abanyeshuri bakugejeho cyo kuba wakomeza ugashaka iwanya ukomoka wacyumvishe. Abanyeshuri bagenze bamugejeje igitekerezo bura nta mutwe umwe wigira inama. Niyo mpamvu n'Imana yaremye Adam isanga yari yakoze mikosa ukuntu. Iravuga ati reka mushakire umufasha. Rero n'umutwe w'umuntu umwe ntago ubuhagije. Uyu nguyu nawe atangiye avuga ati abanyeshuri bagenze bahuriye muri kaminuza batangiye kumugira inama ati kira gitekerezo bagenzi bawe bagwaye cyo gushaka ukomoka hanya urakibona uti. Yavuye iwabo ari muto afite imyaka nimba ari myinshi no 8-7. Abanyeshuri bagenzi batangiye ibyo nababwiraga yari yandikiwe umuvuduko. Yaje kurangira bararanye. Abanyeshuri kuntu usanga bakora amakosa bagakora ibintu amahano bira bintu sibyo. Kurana n'umuntu mutarashingiranwa na amafuti. Imana ijye babarira gusa. Umwana yaryamye ariko nta kindi yibuka. Yibuka yabaga yagiye guhiga yuko niwe higiraga nyina. Akazana nk'ironji rimwe yarisangiraga na mama we. Ubwo iryo ronji rikarabaye ibya mu gitondo n'ibya ninjoro. Ibyo iyo abyibutse nagasinzira. Yibaza mama we yashakiraga ironji rimwe bakarisangira wari muri Australia. Ese mama wabaye hate? Ntago wasinzira. Yewe reka ngena kuriye mu gikoma cy'avoka. Ibibaho. Nagaro kubiyemeraho n'ukuri. Mu gikoma cy'avoka. Umwana agira gutya aza ku ikarita y'Ubuhinde. Ku ikarita y'Ubuhinde atangira ashakisha ariko Ubuhinde ni bunini. Umwana muto nk'uri yibaza umwana w'imyaka 7 umaje atari ko wa mwana utuye mu karere. Abishoye yakubwira ati ntuye ku Muhima cya Gatsata. Ariko baje ati none se aka kagari nakahe umurenge no wuhi? Yabimenya dora honda ntago yabimenya. Umwana w'imyaka 7 ntago yabimenya. Uyu nawe rero niyo mpamvu bimugora. Yatangiye kureba umuvuduko none wa gari ya moshi. Umuvuduko wa gari ya moshi uturutse ajya muri uriya mwaka yaviriye iwabo. Gari ya moshi yagendaga kuwe muvuduko. Atangira pime gari ya moshi umuvuduko yagenderagaho ugereje nawe yaze kwisanga muri Kalikuta abari minsi yahagenze arebe se gari ya moshi yageze muri Kalikuta iminsi niyi yari iturutse agana he. Atangira kuri perereza arebe nimba yamenya ahi waba ariho. Mbega biragoye cyane. Biragoye cyane nko gufata babasore muzuka mu filime ngayisobanure. Atakubeshya do. Biragoye. Yatangiye kuri perereza nibyo batazi barabivuga kandi mukabyumva nkaba barashaho. Iyo mbona umuntu ababeshya kandi nanga umuntu ubeshya buriya. Iyo mubonye ndavuga ni kwa General Yesu. Akongera akagaruka kuri wa mukobwa bigana muri university.
bagakora amahano Imana ibabarire cyane kuko batazi ibyo bakora. Tugaruka none muri Hobart Tasmania mu 2010. Mu 2010 iyi ni inkuru y'ibintu byabayeho. Kubera 2008 uriya musore yigana n'uriya mukobwa bakundana. Imyaka 2 yaragiye irihirika bakiri mu rukundo. Awahemukiye undi bari bakiri kumwe. Wa mukobwa ari hano. Nakubwiza ni za filime z'ubwenge wicara urebe. Ese umuryango we byagenze bite? Wibuka umuryango we wari abakene cyane bari abahanya. Uyu mwana ku buryo yirirwaga higa amakara yiba amakara akajya kuyagurisha akabazanira. Hari abari bazi ko mu Buhinde nta makara bayo. Ni ukuri barimo. No stress yasambaza ngo haba n'urumogi se. Narwo rubayo. Lucy. Kumbe musore kubera amatabi menshi ameze nka no stress. Arirukangana na sheri we igihe kikarangira. Sheri kumbe umukobwa aracyafite igihe umusore igihe cyarangiye. Harya twagomba kugera kuri uyu musozi sheri ndagusize twari gutangura kuri uyu musozi agira gutya kubikira sheri we kubera itabi. Ananirwa vuba. Ndagutanze n'urukundo. Urukundo urabizi abantu bari mu rukundo bakina n'imikino ukuntu y'amafuti. Urukundo rutwara abantu nk'abasinzi pe. Kuba bashe kwicara hano gusa umusore buruko yicaye hano akomeza gutekereza byinshi. Ntago aribagirwa aho yaturutse. Buriya aho wajya hose ubuzima bwose wabaho ntago wakwibagirwa aho waturutse. Niyo bakujyana do Yesu niyo bakuzana iwanjye urabona ubuzima mbayeho ntago wakwibagirwa iwanyu mu batindi n'ukuri. Iwanyu ahora ari iwanyu. No stress mu Kadafu n'abandi mwese bagite niyo bakuzana n'ukuri wanjye ntago wakwibagirwa iwanyu. Niyo mwamuri mu buhanya bingana gute iwanyu ahora ari iwanyu. Umuryango wari umuryango abo mwabana bandi bose ntago bagirwa waturutse. Kumbe bajano umusore asigaye agira gutya akazana umukobwa akamuzana gusura. Akaza gusura hano rwose mama wamureze. Ati byose ni ibikombura mwana yagiye agenda ahabwa kubera kugira ubwenge. Mu bihugu byateye imbere umwana bayo wa mbere mu kigo bamuha igikombe. Ntabwo kumushima gusa mu igikombe umudari. Mama ari kuratira umukobwa ambwira ati Rusi ura muhungu wanjye rero buriya mukundana no umuhanga cyane umunyabwenge kandi ninjye bikomora kumbe ntiyamubyaye yaramureze gusa. Baraganira. Kumbe bigira gutya disi. Tugare ku ruhande bari hano basohokanye na sheri baganira. Sheri ko umuntu utameze neza. Musore naga ameze neza. Buri uko yibutse waba yaturutse naga batekanye bameze nabi. Sheri mbwira ufite ikihe kibazo gufashe ntabwo uri wenyine turi kumwe mbwira. Musore avayo. Ntabwo yishimye atekereje iwabo amera nk'uwasaze. Nakubwiye igikomere umwana agira muto ntabwo cyita kimushiramo. Ati ndabizi ubundi umuvandimwe wanjye yirirwa mpiga ndetse no mu wanjye umunsi wose yirirwa mpiga. Ati umunsi wari wose umuvandimwe wanjye yirirwa aririmba izina ryanjye nshaka. Buno barambuze bataye umutwe. Urumva nakwishima ne? Myaka 25. Nabona nabo. Ngaho mbwira she ni gute nakwishima? Ntafite umuryango wanjye. Birirwa bamiga barambuze. Ntago wakwishima. Ndashaka kumenya nimba umuryango wanjye umeze neza byibura. Gusa ikibazo nawe ntagaze umuryango wubahe. Don't you do that. Don't you dare do that. This is on you, not on me. Atariko none turi kumwe Janvier. Umukobwa ni Janvier, umusore ramutaye amusigaho ngacaho. Iyo yibutse yuko rwose iwabo yabasize bonyene ahita acaho. Umushinya mwinshi cyane. Katurore.
tugaruke hakurino. Sore yaje hakurino, ndagira ngo ukurikire bariya abanyeshuri hari ukuntu ubundi uhura n'umuntu agasa nk'ukanguye ibitekerezo byawe, akimara guhura n'abari abanyeshuri akabwira ati tangira ushaka iwanyu, ese twagufasha gushaka iwanyu. Yatangiye gukora iperereza arebe umunsi yisanga muri Calcutta, ese gari ya moshi y'icyo gihe yagendaga ibirometero bingahe ku isaha, ese gari ya moshi yageze muri Calcutta yagurutse muri wa mugerege gushakamo kazi igenda ibirometero bingahe. Ibyo byose atangira kubitera imibare, atangira gutera imibare arebe nimba yamenye ahantu yari yaturutse. Aza kugura za maka, agatangira kugenda mu nzira atera imbere akareba nimba yakwibuka iwabo. Uko agenda akibuka kirakana gato buryo ajyaga agenda muri quartier, biragoye cyane akibuka korodoro za dobandi buryo kiyazinyuragamo, akabyibuka byose buryo kiyazinyuragamo, arebe nimba yakwibuka iwabo. Ariko rero ni kibazo kuba yakwibuka iwabo. Amaze kubona ko mu Burayi ubayeho neza, urya neza ifiriti n'umuceri, ibyo byose ntacyo bimaze. Utazi iwanyu nihe? Iwabo bari mu Bahanya. Wibutsa abahanya bari munsi y'abatindi, ibo barabakene, ariko nanone arifuza kwisubirira iwabo. Umuryango bari umuryango, iwanyu haba ari iwanyu uko byagenda kose. Umwana atangiye gukora iperereza, akaza kuri murandasi, kuri mudasobwa, agatangira gutera imibare. Za mapu zaraje, nta gace na kamwe utasanga ku ikarita y'isi, n'agatsatiriho na dobandiriho. Atangiye gukora iperereza. Imyaka imaze kuba myinshi, tekinoloji yaraje. Iyi ni inkuru y'ibintu byabayeho y'umusore waburanye n'iwabo. Gusa si uyu wenyine nuko ari uyu bakinnye, ni nta mu Rwanda barari benshi baburanye n'iwabo. None se badoxi kuba naramwadobuse nkamurera ugira ngo si uko yaburanye n'iwabo? Ni ibintu bisanzwe cyane bibaho. Nukuri bibaho cyane, kandi si n'igiseba ahubwo ni ishema kuba hari abantu nkatwe b'abana biza dufata. Agatangira kwibuka iwabo yari atuye, akibuka abana uburyo bidumbaguzaga iyo ari muri pisine, ari mu mazi meza. Yibuka uburyo bakira barara bogaga Nyabugogo, bandande mujeke bogana nawe, akabibuka bose. Akabibuka ba Davu uburyo boganaga nawe Nyabugogo, ba Freddy, bya birara byose uburyo byoganaga nawe Nyabugogo. Agakumbura iwabo. Arakora iki? Byamana ishimwe Manuel arafatika boy. Iyo aryamye nagasinzira, arara mu nyakurikire, kumbe waje kumureba nise ari ku muryango. Ati mwana wanjye twarakubuze mu rugo ntugitaha, mama we nagatekanye yarakubuzirirwa guhiga. Arabyumva, babandi bamureze baramubuza umwana kubera ntaga kibiteza, ntaga gishaka guhura nabo, ahubwo ahora atekereza iki? Ahora atekereza iwabo hanya aho komoka. Kumbe tugaruke hakurino, siwe wenyine we n'ubuzima bubi. Hano harabaza kuri za musigizi bya byo muri restaurant. Oscar Baduri Badox ari kumbuye yabireba, akabona abana bagenda batoragura ibyo byasigaye muri restaurant babirya, nawe akabibonamo kuko yabinyuzemo. Buriya havuga umuntu utarabona ngo dore umuntu w'ikigoryi uri kurya ibiryo basigaje, utazi impamvu ari kubirya. Uyiyeba ari hano. Ati yo nibutse iwacu ari kumwe n'uwo mukobwa ndababara cyane, iyo yibutse ubuzima yanyuzemo. Araba ariko nanone abahakumbuye bashaka kujyayo. Katurori haguruka, wema amafaranga ibyo ushaka byose mbyikorere. Kumbe umwana yari yanatangira kwibuka uburyo disi yarabaye akiri akana gato afite imyaka 8, uburyo yarabayeho iwabo. Icyo gihe nta kazi atakoraga, bamwikorezaga ibintu bakabwira ati wema amafaranga, safata amafaranga ugende wa mwana we. Umwana agatangira gukora akazi kose ashinzwe. Uwo munsi yari umunsi umwe ateruye igihaza kijyanye motiramuhushura. Mwana bamugonze yari ateriye watermelon we. Umwana kandi iyo moto kugonze kuriya uwari ugutumye ntago ari ukuvuza oya, ahubwo icyo gihe iwanyu no bakuvuza, kandi wabuze ko barabarya kareho nta kintu bari bafite. Umwana azayiruka, moto yari imugonze, nibyo ari kwibuka. Iyo aryamye hano ibyo byose arabyibuka, akumva adatekanye kuba ari hano abayeho neza, azi n'ubuzima iwabo bari babayeho nawe ubuzima yari abayeho ntago abatekanye. Tangira kubyibuka byose. Iyo ari kumwe n'aba bose yasanze muri Australia, imutwe n'ibitekerezo byose babiri aho yaturutse, yarabayeho nabi cyane pe. Nakubwiye buriya hari igihe usanga umubyeyi abuze umwana agashira amezi 5, umwaka 2 azi ko umwana akiri mu gihugu, kandi ku munsi wa 5 umwana arigiye waba
yari za Zamburi hakurya yarambutse kumwe na mukobwa bakundana. Tugaruke hakunino. Sore ya Jano akomeje kwibaza cyane buryo ki yakwisanga iwabo. Hana afite igishushanyo mbonera. Akomeje gukora ubushakashatsi arebe nimba yamenye iwabo ni hehe. Ese iwabo aragira yate? Yavuye ari umwana w'imyaka 7. Ntazi ngo umudugudu witwaga gutya, umurenge witwaga gutya, aza akarere gusa ngo ngese ko iwacu ari Kigali. Kigali ni nini. Kigali ni nini baze kuba umwana avuye iwawe angana nka Thompson. Akaza banga iwacu se kari Kigali. Kigali ni nini. Ni wamenye agacu mujyanamo. None imyaka 25 yise. Abantu barimuka, ubutaka bwabo rimwe na rimwe ngire gutya nkabugura nkabimura. Bibaho cyane. Yaje no kuri murandasi. Ajya kugishushanyo mbonera. Atangira gukora ubushakashatsi ajya ku ikarita y'Ubuhinde. Ako igiye kugishushanyo mbonera agatangira kwibuka kiri umwana muto. Atangira kuzenguruka akibuka kiri umwana muto. Byose nibyo ari kwibuka akibuka ari umwana muto. Uburyo we n'abasheki be n'abavandimwe babaga bari gukina bafikinata. Barakaraga amazi n'umuyaga biri mu gifu. Wibuke barabahanya. Agakomeza akaraga yirebera akibuka mama. Komeza azenguruka areba sinzi. Komeza agenda azenguruka areba ukuntu byari byifashe iwabo ariko ntago yibuka iwabo neza. Wibuke yavuye iwabo arakana gato kagiye gusyaga kagiye gushaka amafaranga yisanga muri gari ya moshi yafatiyeho. Nza abantu benshi baje Kigali gutyo. Umuntu akagenda akaryama mu modoka ari ninjoro agashiduka mu gitondo imodoka yari yagangitsemo iri Dar es Salaam cyari Kigali. Bibaho cyane. Gaturore kore bano yara yareba ku ikarita. Areba ku ikarita ntakiryama atangira gufata akantu yigeranya ngakashyira ku ikarita. Atangira kuzenguruka Ubuhinde bwose. Yarazengurutse arazenguruka amakaritsiye y'Ubuhinde ukuntu ujya kuri internet ugatangira kubona ikarita y'agace kariko kose yaba Dobandi yaba banya iyo karitsiye murayizi y'Inyarutarama banya ivugitse nayo ntago nayivuga bitmai. Atangira kuzenguruka areba ayo makaritsiye yose uko nyakubwiye. Ufashe ikarita wayibona ugiye kuri murandasi kuri Google. Sasa ko yakomeje kuzenguruka areba atangira kubona izo nzira ari kubona ku ikarita. Ubu yarizana umuntu usobanutse n'injijuke. Atangira kuzenguruka areba imihanda, atangiye kubona neza iyo mihanda arayibuka kiri umwana muto. Ni wabo bari batuye. Ndagire gukurikira filime witonze. Imihanda ari kubona atangira kwibuka imihanda yajyaga ajya gusyaga amakara kumwe na mukuru we. Yiyegereza mu mudasobwa. Tangiye kubona karitsiye iwabo. Uko areba imihanda ku ikarita, areba karitsiye, areba amavine yo muri Hudu, atangira kubonamo karitsiye iwabo yakuriyemo. Bibaho cyane. Imihanda wanyuzemo uyibonye ku ikarita uri umuntu wize. Iyo mihanda urayibona ku ikarita ukavuga ati hano ni Kanyonyomba nyuze, hano ni ku Bigega, hano ni mu Rugwiro ruhande rwaho ku ruhande nciye. Byose iyo mihanda urayibona. Iyo uri umuntu wasoma imihanda urayibona. Umwana atangira kubona imihanda neza arayireba neza. Karitsiye arazinjira za Dobandi, arayireba za Ruyenzi arazamuka. Umwana arareba ageze neza ku gace asa nkaho aziho ikintu. Ese bimeze bite? Umwana ageze igihe cyo kwifuza kuba yasubira iwabo. Yakuriye muri Australia ariko nanone amazi arashyuha ntiyibagirwa iwabo wa Mbeho. Abanyarwanda bari abahanga cyane. Akibuka na mukuru we umunsi bavuye bagiye gushaka amafaranga ari wo munsi yaje kuburiraho. Akibuka uburyo baje bameze. Atangira kuzenguruka muri karitsiye. Uwo muhanda yajemo n'umuvandimwe we arawukurikirana ugari ya moshi, arawukurikirana umuhanda banyuzemo wose arawukurikirana. Umuhanda we na mukuru we baziyemo arawukurikirana ku ikarita. Asubira inyuma, ari gusubira inyuma. Akibuka Nyabugogo ahantu bajyaga bajya kuyogera we na mukuru we, byose arabyibuka. Akibuka Nyabugogo bogeragaho ari kwireba ku ikarita. Iyo wayivagagaho ukiruka cyane, imihanda yiruka agakira. Umwana atangira kwinyuzamo ikarita akareba uburyo yajyaga ataha yiruka. Karitsiye arayibona neza. Akibuka neza cyane akiri akana gato ka Thompson Nyiramatama. Akayibuka neza hose arahabona.
imihanda yo muri Huda atangira kuyibona. Yari umwana w'inzererezi wirirwa yiruka imihanda. Buriya no kuzera biragufasha. Iyo aza kuba atari umwana w'inzererezi wirirwa yiruka imihanda ntabwo yari kuwamenya. Ariko atangiye kugenda abona imihanda ni imihanda yirirwaga yirukankamo. Neza neza atangira kugenda anyuzamo akamenyetso akavuga ati hano najyaga manyura ndi gufinata, ndi gutwenza, ndi gukina, byose arabibona. Byose atangira kugenda abibona. Ibyo cyajyaga ataha yiruka n'amarira atangira kugwa. Mama yake na mama umwana atangiye kubona imihanda zi katurore neza neza arabirebye aranarira. Yarazi ko atazigera amenya iwabo, ariko tekinoloji yaragakemuye. Yanasoma by the way yatangiye kubona iwabo. Ati hano niho, hano niho, hano niho, hano niho. Akomeza kwibuka imihanda yajyaga anyuramo. Yakwibuka iyo mihanda akayireba ku gishushanyo mbonera. Aribuka kirakana yaramaze ijya muri Australia, ariho bamureze. Ubuzima bubi yanyuzemo mwarabubonye bwose kugira ngo yisange Australia. Akibuka ubukorodoro yakatagamo bwa dobanda akatayerekeza iwabo bwose arabubona. Azamuka mu gatsata akata hirya z'iyo atangira kuhabona. Iyi ni inkuru y'ibintu byabayeho. Umwana byabayeho akura n'abakura mu buzima bubi, yisanga Australia atabihisemo. Arasoma by the way atabihisemo. Iyo udashyizeho ngo by the way ntabwo bivuga ko umuntu yize. Paka mwana arebye ararira. Akamenyetso kamuzanye niyo kuri mudasobwa, kuri murandasi, kuri interineti. Kamuzanye he? Mama. Yavuze ijambo mama. Akamenyetso neza neza kamugejeje iwabo. Akamenyetso kamugejeje iwabo. Bivuze ngo umusore abonye iwabo. Aho yakuriye arahabonye ku ikarita. Biragenda bite? Yaje hakuno no kuri wa mukobwa akunda Lucy. Urukerera ni saa 11 zibura saa 12. Mu rugo nahabonye. Mu rugo nahabonye. Sheri nawe byaramushimishije kuko bajyaga bari kumwe ariko umusore akaba atishimye ari kwitekerereza iwabo. Hari ukuntu buri kumwe n'umuntu ukabona ntahari, ari kwitekerereza iwabo. Umukobwa nawe yishimye kumva ko umusore yabonye iwabo. Ibyishimo by'umukunzi nawe biba ari ibyawe urabizi. Imana ishimwe cyane. Nuko iyo business yawe iri kugenda neza, pasiteri nawe ibyishimo biba ari ibye. Niko bigenda. Iyo sheri wayishimye nawe wishimye. Iyo business yawe iri kunguka, pasiteri nawe buriya muba mwishimye kimwe. Ni ibintu nakubwira nzi neza. Yaje kureba mama we umwe wa murezi. Aricyo ushaka kubwira? Mama yarabonye ko umwana amaze igihe ari guhiga iwabo. I really hope she's dead. She needs to see how beautiful you are. Mama nawe aramushyigikiye. Nimba umwana yabonye mu rugo, umubyeyi wamureze nakura atamushyigikira wamukuye muri uruferina. Amushyigikira nimba umwana yabashe kumenya iwabo ku babyeyi bamwibyariye. Ntakura atamushyigikira ngo umwana ajye kureba iwabo. Yaramushyigikiye, amuha n'umugisha aramubwira ati mwana manuka ujye kureba iwanyu. Umwana bidatinze amaze kumenya iwabo, yafashe indege yihuse ajye kureba iwabo. Umwana yafashe indege. Iyi ni inkuru y'ibintu byabayeho ndetse na n'uyu munsi bikiba. Aho usanga umwana ari marine yari Nyabugogo amuruka mucira urubanza, ariko yaraburanye n'iwabo mu buryo neza neza bwenda gusa nk'ubwo twabonye uyu nguyu yaburanyemo n'iwabo. Ni ibintu bibaho cyane. Nimba utabizi buno ugiye kuvuga usakuze paratubeshye uvuge. Impamvu uvuga nyine nabikubwiye nuko utarabona. Warabonye ntago wavuga, ariko none ndabikweretse ntuzongere kuvuga dore urabibonye. Nakumiro mubyeyi uri kureba iyi filime niwe wabyumva. Umwana wawe muburanye afite imyaka 7 akisanga nko muri Zimbabwe ari wenyine, agakura ari wenyine. Umwana duragarutse iwabo. Ese wabo bameze bati? Baracyariho sinzi. Umwana ajanara muri hoteli ijoro rimwe araruhuka. Amaze kuruhuka urugendo rw'indege, indege burera iragenda ikakunaniza, urugendo no kurwari rwose na bisi ubwayira kuvuna. Yarabyutse ashyiramo ikoboyi abyuka ajya guhiga iwabo. Imyaka 25 ni myinshi. Ni myinshi. N'ikimenyimenyi bari imyaka 7 nimba uheruka i Kigali imyaka 7 hise.
ahari akaruri hari etaje. Nyarutarama ntiyabagaho ababizi. Ku bantu baje Kigali kera ubu nibwo ndi kubwira ntabwo ndi kubwira bamwe mujeje bundi muri guca ibintu ngo ngende kavukire. Umaje ati Nyarutarama sura yibuka mbere y'intambara iyo muri Saddam, iyo muri Sudani. Yakubwira ngo arahazi kandi ntihabagaho. Naheje ubundi mbere y'intambara yo muri Kongo ntihabagaho. Mbere y'intambara yo muri Kenya ntihabagaho. Karitsiye ziragenda zikavuka Kayitare mu mwaka umwe hakaba ibintu byinshi. Uyu mwana washobora kugira iwabo bagasanga amataje we yasize amatongo tuzu tw'umufuti hari inyubako zikaze. Nico kibazo. Iwabo yahibutse pe ariko ushobora kugeraho no kubw'amahirwe asanga aracyari akajagari. Ariko ziko muri Rwanda tujye twikomera amashyi turarenze. Mu mwaka umugera hano ukayoberwa. Musare kugera hano avuye imyaka 25 izi yasanze hakiri kwa kundi. Haracyari kwa kundi. U Rwanda rurarenze. Tujye twiyubaha turarenze. Turakaze twikomera amashyi. Umusore kugera aho yakuriye muri Dobandi haracyameze kwa kundi. Korodoro ni yayindi. Nta mataje yahubatswe mu gihe nahangiye hari igihe mva mu Rwanda nkamara imyaka 2 ntaraza ndi siteti. Nagiye kuri gisi. Nasanga amataje yubatswe mu minsi nazi nkumirwa hagati ariko bino binibiki. Umusore kugera iwawe yasanze yakimeze kumwe hasize. Gusa kwagera hari mu rugo harimo ihene. Urugo rwari rwa rundi nacyanditse ariko harimo ihene. Kugera mu rugo harimo ihene. Katurori. Inzu iwawe yabaye itongo. Yarababaye. Ibaze kuba wibutse iwanyu uvuga ati byibura ngiye kongera kubona mama ugasanga iwanyu habaye itongo. Byibura atari na etaje irimo ugasanga habaye itongo. Yarababaye. Imyaka 25 ni myinshi. Abantu barimuka, abantu turabagurira tukabimura rimwe na rimwe yo twagafashe. English में को समझ में नहीं आती हिंदी में बोलो. I used आपकी to. बात हमको समझ नहीं पड़ती. Bamubwiye iginde na nubwo akibuka. Iginde na nubwo akibuka yavuye iwabo akiri muto. Yerekana agafutu kakiri muto. I'm sorry. Umwana muramuzira? You lived here? Yes, yeah. Utuyaro yego. I'm looking for Gudu, Kalu, Shakila. Ndi gushaka Gudu, Shakila ndetse na mama wanje ndi kano kana. Kubw'amahirwe hari umusaza wasaye nk'umwumva. Menya yumva ururimi. Umusaza mu gimbere ariko umuntu aba yumva atavuga. Ururimi akarwumva pe. Arafata ambwira ati wose uzonshya. Arabwira ati ni byiza. Ariko ambwira ati vuga ikigande bikamucanga. Hari umusaza yeretse agafoto arambwira ati ngiye nuyano ndi gushaka kwitwa Gudu yari mukuru we ndetse na mama wanje kano gafoto ubona ni ngewe nyiri umwana muto. Umusaza caho. Muzeranyisha agaruka. Umva ngwino nge kaboyi nabyumvisha ibyo ushaka kuvuga ngwino. Hari ukuntu umuntu yumva urimo atasubiza. Bibaho cyane. Nukuri bibaho umuntu akakumva akagenekereza akamenya icyo washatse kumubwira ariko kugusubiza ikaba ari ingorabahizi pe. Gasanga umuntu afite lisansi ariko ari guca amarenga mu rurimi rw'amahanga. Arambwira ati how are you? Kandi bivuze mu rurimi yakumva byibura agaca amarenga akazunguza umutwe yemeza kameze neza. Ariyo mpamvu ayanyu tukiyarya. Abarize ariko ntibamenye. Abize ni benshi ariko abamenye ni bake. Yaramuzanya muzana hano. Kumuzana hano muri ya karitsiye umusore yakuriyemo. Umusore kureba neza imbere ye. Kureba neza imbere ye. Yagurutse muri Australia aje kureba ababyeyi be, abamureza aje kureba mushiki we, aje kureba mukuru we. Kureba hakurino Katurori. Wa musaza wumva ururimi ariko ntaruvuge. Nta nubwo ari rwose yumva hari icyo yabonye. Mwana kureba hano umwana ashobora kuba ari muto akaba rwose atakwibuka iki. Nako umubyeyi ashobora kuba atakwibuka umwana kuko umwana arakura ariko umwana ntabwo yakubagirwa umubyeyi kuko umubyeyi bari mukuru. Umwana kureba yabonye mama we. Mama yake na mama umwana yabonye Mary. Umwana yabonye Mary nubwo yameze imva ariko aramwibuka neza. Nyuma y'imyaka 25 mama nawe yabyiyumvisha mu babibwiye ko ari umwana w'umuhungu uje ashaka iwabo. Mama yarebye biramucanga biramurenga n'ibya byishimo bikurenga guseka kurira byose ukabura icyo ukora ukaba nk'ikinyu kamera nk'urwaye pararize. Umwana aramureba. Mwana wanjye umwana abonye nyina nyuma y'imyaka 25. Ibi ni ibintu byabayeho.
umubyeyi yishyire mu cyimbo cy'umwana urebe ubuze umwana afite imyaka 7 ukongera kubona umwana afite imyaka 5 ati mwana wanjye buryo kinagushatsemo mama byaramurenze ararira mwana wanjye buryo nagushatsemo mwana nubwo menye yibuka igihinde buryo kinagushatsemo bararize bahirukana ari bato mama ari muto ntacyo afite umwana ntacyo afite ari akana gato kajya guhiga amafaranga akazanira mama umwana agarutse ari umusore w'ibogari yagarutse iwabo abona mama we ati mwana wanjye uburyo nagushatsemo mama yaramushatse mwana arishe none se gudu mukuru wanjye ari he mama akabwira ati watermelon umwana ntabwo yibuka igihinde neza umwana ntabwo yibuka igihinde yagiye akiri muto yagiye afite imyaka nk'8-7 mama yarishimye abwira abaturanyi niba mwana wabwiraga wanjye waragiyeyo birababaza bikanagushimisha bikubaza bigushimisha kuba umwana akuze nta ruhare wabigizemo ngo akube hafi ari we wamureze umukuze ariko kongera kumubona gudu ari he ari kumubwira icyongereza mama we kandi ntabwo yize ari hehe mama nta cyongereza azi uyu nawe ntabwo yibuka igihinde neza ati wa muyobozi w'umudugudu uza kongereza agakina amubwira ati gudu ntagakiriho gudu imana yaramuhamagaye gudu akora ikosa ryo kuyitaba kandi ikizira urayikupa oya nanone umva inkuru mbi ugize gusanga mu rugo bahari ariko none usanze umuvandimwe mukuru wawe bakundanaga ndetse n'umunsi batandukana akabura irengero mukuru we niwe bari kumwe niwe bari bajyanye amakuru yakiriye yandi mabi nuko gudu atabashije kubaho gudu ibyo ntabwo byagenze neza mama yarishimye kongera kubona umwana we n'abaturanyi bavayo umwana yongeye kubona na nyina nakubwiye aho wajya hose iyo waza ukaba iwanjye dore ko ari ahantu hakaze nzi ntabwo wakwibagirwa iwanyu mu bahanya uyu ni Shekira yabonye mushiki wa Shekira disi nawe yarakuze yo ati Shekira ni musaza wawe Shekira yongeye kubona na musaza we bahirukanaga ari abana Shekira bite bahirukanaga ari utwana dutonye mama abwira ati mujye mwita kuri mushiki wanyu yongeye kubona mushiki we nyuma y'imyaka myinshi imyaka 25 yise umuryango wongeye kwiyunga abaturanyi no barareba yo Imana irabikora pasiteri hariya harahita avuga ati njye nari narabihanuwe Imana rero binyeretse muze mutanga icya 10 n'amaturo nishimwe Imana rero bimbwiye ko muzahora nyuma y'imyaka 25 akabasakasa abapasiteri bose abo muri South Africa barabeshya abo mu Rwanda muvugisha ukuri binamuvugisha ukuri umwana ariko none gusubira mu Buhinde akongera akibuka mukuru we bamubwiye ngo yapfuye akibuka mukuru we gudu uburyo yajyaga amutwara ku igare bagiye guhiga amafaranga bagiye gusyaga amakara nakubwiye nimba uzi kusyaga inyuma inaha uri umukire mu Buhinde basyaga amakara umwana agakomeza yibuka umuvandimwe we agize amahirwe pe no gushimana bibonanye n'umuryango ariko nanone asanze mukuru yarapfuye aza kicarano abantu ubuzima buracyari bwabundi abarara bacyari babandi akongera akabona ubuzima yabona ubuzima nk'ubwo yakuriyemo nanone bugatuma akomeza kwibuka umuvandimwe uburyo babanye byose arabyibuka ubu ngubu ni umuntu mukuru ndetse Imana aramufashije iramurinda akura neza araniga bayidawe iyo utongeyeho bayidawe ngo ntabwo bigaragaza ko umuntu yize niko numvisha yasoma yaje kwiga neza kumbe banaho bari ababyeyi bamureze yarabahamagaye babwira amakuru bari kumwumva babwira ati mu rugo nabonye nabo barishimye ntabwo wabazwa nuko umwana ukunda yabonye ababyeyi be banyaho bamureze nako bamubyaye ntabwo byakubabaza umwana arishimye akomeza kuzenguruka mu gace k'iwabo bambwiye bati gudu yitabye Imana yarongeza kwiyibutsa karitsiye buriya amateka araryoha pe cyane cyane yari amateka wabayemo akagaruka muri wa muhanda wa gari ya moshi umuhanda we na mukuru we bakundaga kunyuramo unana gari ya moshi cyanyura hashize imyaka 25 no muhanda kandi ukamwibutsa amateka ukamwibutsa umuvandimwe we
byose akabyibuka akabona gudu. Akibuka umuvandimwe. Abaga bari muri uyu muhanda bari gukina bazerera bazenguruka basaza imigeri, ariko ubu ntago akimubona. Umuvandimwe yarapfuye. Akabona gudu ari guseka. Gudu ngo yarapfuye. Ati ngwino wibuke, ni ko umuvandimwe ajya guhamagara amubwira ati ngwino tugende. Yo akaza muri ya mihanda imwibutsa mukuru we, agakurikira mukuru we. Yagarutse iwabo akibuka uburyo bakiniraga mu muhanda wa gari ya moshi, akibuka uburyo bafinataga, akibuka uburyo batwenzaga. Niko mu Kirundi bavuga, narakubwiye nacyo ndakivuga. Mukuru abwira ati manguka. Uburyo bakinaga ibyo byose nibyo ari kwibuka. Nakubwiye wibutsa ahise burya biba byiza. Ibiri kukubabaza uyu munsi nanakwibutsa nimba uzi ko ufite ikibazo muri iyi minsi wumva ari ikikubabaje, nyuma y'umwaka icyo kibazo uzajya ugifata nk'iki, nk'amateka uvuga ati siko nigeze kuraburiza agera mu kibazo kikancanga. Ujye ubiganiriza abantu noneho byarabaye inkuru. Niyo mpamvu utagomba kwiheba muri iyi si. Iki kiri kukubabaza muri iyi minsi, barakubwira ati witwaga Saro Brickley yaje kugaruka iwabo mu kwa kabiri tariki 12 mu 2012. Inkuru yabaye hose ngo yagarutse iwabo. Ati yari amaze imyaka irenga 25 aburanye n'iwabo. Ati baramubwira ati kandi muri icyo gihe cyose ati mukuru we Gudu yaje gupfa wa munsi batandukanaga muri rya joro. Mukuru amubwira ati ndaje ngusange hano. Mukuru we ngo nibwo yaje gupfa agonzwe na gari ya moshi. Wa munsi mukuru amubwira ati ndaje ngurebe muvandimwe buryamye hano. Burya mukuru we Gudu gari ya moshi yahise imugonga disi. Burya nta rugo yari no kumutegereza akamubura. Ati mama wa Saru ariwe bitaga Kamura, ati ntabwo yigeze abura ibyiringiro. Yakomeje ategereje ko umwana we azagaruka akamusanga mu rugo, ndetse nta nubwo yigeze yimuka mu rugo, kuko yaravuga ati nimuka mu rugo umwana wanjye azagarukira azambura. Wumvisha ababyeyi ukuntu bagira icyizere. Mama yakomeje gutura hahandi. Ati mama yakomeje rwose kumva uburyo yari yabuze umwana we. Ati ndetse umwana w'igihe yagarukaga yumvaga ari ibyishimo bihambaye cyane ndetse birenze uko abitekereza. Ni ukuvuga ngo n'ukuntu ngiye bimeze naho bigeze. Filime bayitaga Intare Lion, ndetse ndumva ngiye nanakwiririra nk'umubyeyi kuko ni ibintu bibaho. Iyi yari inkuru ya nyayo twarebaga, ni ibintu bibaho cyane. Bereka ukuntu hano hanze biba bimeze. Mwe mwese mwafashe umwanya mureba iyi filime, Imana ibaho umugisha. Mwakoze cyane. Ciao ciao. Ndabakunda cyane. Ako gasanga muri Viga. Ciao. Dukomeza na Resident Evil.